hagarika nomero y'uwo mugabo. Waje kuyagarika ute? Pastor banyatse simukadi. Barayifata. Barabimenye. Kandi nomero ye nyine nari narayifashe mu mutwe ngeze aho nanjye sinzi ukuntu nayibagiwe. Kuva nako nareka kumuhamagara ntago nongeye kugira ibibazo biri aho ngaho nagira gutubazo dusanzwe. Byahise bishira. Ese iwawe si Gatsibo uwo mugabo? Yego. Ntago yaraturanye na hafi yo mu rugo se? Oya. Ntago yaraturanye na hafi yo mu rugo. Okay. Ariko nundi kuko sana najyaga n'amaguru nubwo ari kure cyane. Ariko abantu benshi ni wacu kugera ku musozi wacu bari bamuzi iti runaka umuranje ubaha naha turamuzi. Bari bamuzi. Nora cyari yoze? Nubariho arasenga. Abantu benshi bajyayo bakabasengera gose ariho nta hantu yenda kujya. Harara nahanura pe. Wowe bazi ko wapfuye? Ntazi gukiriyo? Nakuyeho nomero ye gusa ejo bundi yigeze kumpamagara. Abwiwe n'iki nimero yawe? Ari nabwo nanone buhamya nanone bwa kabiri. Okay. Ati mpa nomero ye. Arampamagara. Wamuranje? Twavuganye amasaha 2. Ego insubira mu kazi kuko nyine nabaga se mwavuganaga iki? Saa 5 nyine saa 5 nararuhukaga. Saa 9 mfite kuvugira kuri phone. Nyine iyo nabaga mfite kuvugira kuri phone. Nyine bwo mvuga bukanyera. Kuko nari mfite nyine kuntu schedule yanjye ipanze, mfite n'amasaha yo kujya kuri internet, mfite n'ibiki. Wakoraga guhaba? Nakoraga mpaba ariko mfite gahunda ngenderaho. Ariko harimo niyo kwidagadura. Iyo yo kwidagadura iyo yageragaho niwe nahamagaraga. Ubwo nayo maze kongera kubona nambaye. Ndabaza wamubwiraga iki mwaganiraga iki? None ubwo nayo maze no kubona WhatsApp mvi cyagezweho. Ubwo ndaza no kukwereka amafoto yo minsi none ukuntu naje kuba. Nayo maze kubona WhatsApp. Ndangije tisanyoreje amafoto. Nkare ukuntu wabaye. Ndayamwoherereza. Muhije amafoto yawe ndayamuha. Mu minsi mikeya nagiye kwisanga natangiye kurwara ibintu mu maso. Nyine nkajya mbyimba hakavamo amaraso cyangwa amazi. Byatangiye ari utuntu nka 3. Ariko bikagomeza binkomeza ari binini biza byuzura mu maso. Cyangwa se nkajya kubona nkabona nabyutse mbyimbye amaso no ku munwa n'amazuru ahantu hose. N'amafoto none icyo genda yafite. None ubwo hakurikiyeho gupfuka umusatsi, gucika umusatsi. None ambajije umwana umwe muri abo banjyanyeyo arayimuha. Ayimuha yarampamagara. Uwo mwana arakijyayo we? Oya. Yarambwiye ati bakumbajije ndayimuha. Uyu mugabo ni yaragutanzemo igitambo bundi ubu? Nyine ukuntu yafashe namba yanjye. Uwo mwana niwe wayimuhaye. Yaramubajije se Landrine aracyabaho? Ati yego Landrine arabaho kuko nyuma nkikira nyine nahise mbona akazi. Nakona akazi nakabonye ntarakira neza. Ni handi ngeze aho Imana ikora ibitangaza n'ukuri. Yego. Hari umwongereza waruje. Umuntu arampamagara ati se ari umwongereza ansabye umukozi. Ku buryo abantu bajyaga bibaza icyo nabaye bikabayobera. Bana bakamwese none kubabaye nk'umukecuru. Naragiye noneho mpindura isura. Nta nubwo niraburaga sinzi ko iyo sura ukuntu yasaga. Siniraburaga mbese sinari n'imibiri yombi sinari nzi ukuntu nasaga nyine. Gusa nifite igisura kibi ku buryo niyo wamaga umwana mutoya ntabwo yanyemeraga. Umwana yarandebaga karira. Twari dufite umwana muri famille wa sister. Yarankundaga cyane. Yarambonaga akaza kumubera. Akomeza gutyo yarandebaga akanyanga karira. Kubera ukuntu nyine nahisemo nari narabaye. Ariko nkakomaho gatima nkavuga se ko nongeye kumwitaba nkaba gutya. Ndavuga se uyu mugabo ubundi ni ibiki byihishe inyuma. Ndavuga nti nyamara rero byandi bavuga noneho wasangiye kubyemera. Nanone nkavuga se niba bamubeshyera umugabo w'Imana nkaba ngiye kumucira urubanza nkamushyiraho ibi bintu Imana yazampana. Umva ikica abantu bakaza banadutuka. Ariko narabitekerezaga nkongera nyine nkiganiza ariko simbivuge.
iryo banga nari nararibitse mu mutima, nari nararibitse. Iki ni cyo gihe cyo aba bantu nk'abo bakwiye kumenyekana n'ukuri. Kuko abantu benshi turayobye, turahashirira. Njyewe nageze aho nkajya nshirira mu mutima. Uziko nagiraga igihe nkicara nkarira nkabaza Imana, se Mana nzira iki? Se Mana ndi rubi cyane, ni njye Satani. Ni Satani yambyaye. Amubwira ati ariko kana kabura mubona gutya. Mugenzi wawe akamubwira ati oya ni gutya ameze. Noneho iyo agiye kuguhanurira nibyo bintu aheraho. Yego. Ababizi. Ababizi. Rero abantu natwe njyewe narabigenze kenshi. Kuko mumaze n'imisi mubivuga nkavuga ati ahubwo mu byihorere twarashije. Twarapfuye. Twe turabizi. Twebwe bibahora. Njyewe nari wa muntu ashobora guhanurira ngumva ngo Imana igwaye wenda nk'ibihumbi 100. Nkahita mukubita nka 5,000 ati ko zima kira amazi kuko uvuze ijambo. Ngagenda bategereza na bya bitanu noneho nkaba ndabibuze. Ugategereza? Na n'ubu ntayo urabona? Yarakurahize. Kandi warabibiye umuhanuzi? None ni hahandi. Mu bibira abahanuzi? Ni bwa bwenge buke dufite. Dufite ubwenge buke. Umva uyu mugabo wakujyanaga bisa nawe gutwara intekerezo cyangwa bisa nawe umurozi wakujyanye nawe bisa n'igitambo kuri we. Hari amafaranga wajya gumuha wenyine? Ntago wabura kuyamuha. Bakunzi b'Ihumure mwaramutse kandi mwiriwe. Njye ndikuzo MC ndi njyenyine ndi kumwe n'umukobwa mwiza n'ubwa mbere umubonye ni warusanzwe muzi hano ku Ihumure TV, ariko nonaha turi kumwe ku Ihumure TV aratubwira imirimo y'Imana, tubwira iby'Imana yamukoreye muri studio z'Ihumure TV. Rero ndicaramo mbasuhuze mbifurize igicamunsi cyiza ni mu masaha y'amanywa, ariko mbabwire umugoroba mwiza muramutse mu masaha y'umugoroba, hanyuma mbabwire n'igitondo cyiza muri mu masaha y'igitondo bitewe n'ahantu muri. Nshimira abantu bose bakoze subscribe nawe utarayikora uyikore ukanda aho kunzogera, hanyuma ujye ubona notification cyangwa se ujye ubona amakuru yose igihe dushizeho video, ukore like, utange inkunga ikomeye yo gusharinga ndetse no gutanga igitekerezo muri comment. Munyemere tubanze dusenge hanyuma tubane muri iki kiganiro twasenze, kuko ni wa mwanya w'Ihumure, ntabwo ari amakuru asanzwe. Data turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi, tugushimira urugendo n'urukundo rwawe no kugira neza kwawe. Konge ko undi mwanya udasanzwe, umwanya w'agaciro. Turi kumwe n'umukobwa wawe watoranije, uwareze ukamukuza, kugira ngo uyu munsi azabagira ibizabwira abandi bizabagirira umumaro, umushigikire ntaba ari we, ashobozwe na mwuka w'Imana uri muri we, kandi uburinzi bwawe na mwuka w'Imana bimushoboze koko, ariko biza gushoboza umuntu wese uri kureba iki kiganiro. Umumugisha ko yafashe umwanya we, umumugisha mu butunzi bwe ko yaguze internet kugira ngo abashe kudukurikira, umumugisha ndetse nyamugane n'uwo mwanya. Umumugisha ko benshi bararwaye ariko bakize, bandi barashonje bagaburire, bandi bambaye ubusubambike, bandi bafite ibibazo bakeneye gusubizwa ariko ni wo basubiza. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti urakoze, amen. Waramutse neza? Naramutse neza. Wiriwe neza? Hari abadukurikiye ariko bakubonye ari ubwa mbere, batazi ngo ninde turimo turaganira muri uyu mwanya. Watangira wibwira abadukurikiye amazina yawe? Murakoze neza. Abakurikiye Ihumure TV. Amazina yanjye nitwa Landrine Wineza. Abantu mu karere ka Gatsibo. By'umwihariko nkaba umukozi w'Imana, nkaba nkorera umurimo w'Imana muri Zion Temple. Ukora muri Zion Temple ya hehe? Nyagatare. Tugira umugisha wo kugira ngo tubane muri uyu mwanya, kandi ntekereza ko kuba tukwakiriye hano ku Ihumure ndibuze kugira ibibazo bya mbere mperaho nibaze ngo Ihumure usanzwe uyizi? Yego, Ihumure ndayizi cyane, ndayikurikirana. Ukurikira ibiganiro by'Ihumure? Yes. Uracyari umukobwa? Yego. Ntabwo uri umumama? Yego. Ababyeyi bameze neza? Bameze neza cyane. Ufite abavandimwe? Yego, ndabafite. Okay. So hanyuma rero uyu mwanya tugiye kuganira, ngira ngo ikibazo cya mbere ndibuze kwibaza, wakijijwe ryari? Nakijijwe 2019 nibwo nakiriye Yesu umwami n'umukiza. Ariko mbere narakizwa
nasengeraga muri Catholic Church. Yego niho nakoreraga umurimo nyuma nza kwakira agakiza muri Zion Temple. Mu ncamake ni iki cyatumye wakira agakiza, byari byagenze gute? Duhe kuri iyo nkuru ho gatoya Samari. Yego cyatumye nakira agakiza ni inshuti zanjye twagendanaga. Abenshi bamwe bari bakijijwe ariko njye ndi umukatolike. No ku ishuri abana benshi twagendanaga bari bakijijwe, bakajya bagenda bakomeza babinyigisha, nanjye numva ndabikunze nakira gukizwa. Urakizwa? Yego. Wakira agakiza. Yes, icyo gihe ukiri mu ishuri rero? Nari nkiri mu ishuri. Okay. Hanyuma rero ngira ngo ku buzima bw'umubyeyi, ku buzima rimwe na rimwe abana bakuriramo, ku buzima bwo mu rugo rimwe na rimwe, hari ubwo benshi bumva ngo bafite y'ubuhamya, ariko hari umwana doretse kwakira atubwira ati ngiye reka ati ngiye nabyirutse n'inywera inshyushyu, ati nkayivurugutamo rwose, ati ariko nawe ndakuranga aho naranyweye agashyushyu. Aho usa n'umwana wanyweye inshyushyu? Inshyushyu narayinyweye n'ubu ndacyayinywa rimwe na rimwe nyibonye. Urayikunda? Ndayikunda iyo nyibonye. Inshyushyu. Okay, ntabwo rero turi buze gutinda. Watangiye gukurikira ihumure ryari? Ihumure natangiye kuyikurikira se, ariko byibuze nubwo ndashobora kubikora arimo imyaka 2. Imyaka 2. Kicwaye habwo umugisha n'Imana. Hanyuma uyu munsi rero hari kimwe mu byatumye ufata umwanzuro. Naganiraga na mugenzi wanjye ambwira ko mwavuganaga turiho tugaruka cyane ku bintu by'abahanuzi n'abakora ibitangaza, hanyuma noneho muza kuganira aranakwaporochinga, nitwe twakwaporochinze, hanyuma uravuga uti nanjye mfite bimwe mu bisa n'ubuhamya bwambayeho bishingiye kuri ibyo murimo muravuga uyu munsi. Ariko noneho abantu batazi iyo nkuru, noneho ushobora gutangira iyo nkuru byagenze gute, wari ufite ikihe kibazo, hanyuma ujya gusenga hehe, biza kugenda gute? Rangirine dusangize kuri iyo nkuru yawe. Yego murakoze cyane. Kuri iyo nkuru yuko kuri iyo nkuru y'ukuntu natangiye bagukora bitangaza, kuyisobanura niyo biri kugora. Okay. Noneho njya gukunda kuba naza gutanga ubuhamya hano. Nahamye numva ibiganiro byanyu, nkabikurikirana kenshi, mbona ndabikunze kuko njye nabonaga hari byinshi muvugamo njyewe nzi. Hari ibintu mujya mwavugaga by'abahanuzi babeshya cyangwa se bibisha izina ry'Imana, bibisha Bibiliya bitwaje izina ry'Imana kandi wenda kandi bakorera n'ubuhanuzi. Njyewe nabonye ari byo kuko ibyinshi njyewe byambayeho. Byagenze gute bambe? Njyewe nahuye n'ikibazo narwaye amaguru. Okay. Ariko ntabwo byari bikomeye cyane, ntabwo byari byagakomeye, ariko nayo nyarwaye. Ndivuza biranga. Amaguru yombi? Yego amaguru yombi ko bihera mu mavi bikabanuka hasi. Noneho ndivuza biranga, ndagerageza biranga, mara igihe ndwaye. Amaguru rimwe na rimwe yarekera nkafata n'umugongo no mu mutwe. Ndakomeza ndarwara, biba ngombwa ko njya gushaka abakozi b'Imana ngo bansengere. Kwa muganga barakuvuje byaranze? Kwa muganga byarananiye, byari byananiranye. Wararibwaga? Yego, ukuntu nayarwaraga, najyaga kumva nkumva nk'umuriro uramfashe mu mavi, nkananirwa guhagarara. Noneho nkajya kumva nkumva meze nk'urimo gushya, ariko inyuma nareba nkumva nta kintu gihari, nakoraho inyuma simbabare. Noneho nkajya numva ibintu bikunzamuka nyine ndimo gushya cyane. Aho wari mu rugo Gatsibo? Yego nari ndi mu rugo. Yego. Noneho ndarwara, nze Kigali hano njya kwa muganga biranga, nsubira mu rugo
ndagomeza ndagerageza biranga, biba ngombwa ko nshaka umukozi w'Imana ngo ansengere. Noneho igihe kimwe njya gushaka umukozi w'Imana ngo ansengere, yemera kunsengera, aransengera nta kibazo. wari waramaze gukizwa? Nari naramaze gukizwa ariko ntagisenga neza, ntabwo nari ngisenga pe. Nari narakijijwe ariko gusenga ari rimwe na rimwe gake. Yego. Njya gushaka umukozi w'Imana, yemera kunsengera, aransengera. Noneho nyirimo hagati kuri bantu b'abahanuzi babandi muhora muvuga, nahuye nawe muri ubwo burwayi. Ndamubwira ikibazo mfite, arananyumva, yemera kunsengera. Ariko uwo muhanuzi uko namuhamagaraga yarambwiraga ati ntabwo ubundi wemerewe kumpamagara utarakanda akanyenyeri. Noneho uwo muhanuzi nkajya muhamagara, gusa yarahanuraga, yahanuraga ibintu by'ukuri. Yabihanuraga nyine bikaba ariko akenshi yabaga ari mu butayu, ntabwo yajyaga agera mu rusengero. Yabikoraga mu butayu? Yego. Noneho namubwira ikibazo mfite kuko agahita ansengera, rimwe bikagenda. Ariko nanone ikindi kibazo naje kugira kuva yatangira kunsengera, ahubwo noneho byariyongereye. Yego. Nibikire? Byariyongereye kugera ubwo najyaga wenda ninjiye nko mu nzu nkajya kubona nkabona nk'amapusi. Yego. Noneho nabona amapusi nkabwira anti ko nabonye ipusi, nkajya kubona nkabona ivuyemo umuntu. Anti wanjye akambwira ati rero ibyo ni za filime mwirirwa mureba, tubasanga ari bya filime mwirirwa mureba warangiza bikagaruka. Nkabwira nti hoya, njye ibyo bintu ndumva nabibonye. Ati hoya, akenshi naryama nkabona ipusi ariko igahita havamo umuntu, nkabona ni wa muntu wamuhanuza. Yego. Ndangira mbwira anti ko mba mbona ari ipusi nkabona ivuyemo umuntu. Kambwira ati gabanya kureba filime, tizina ari filime z'aba Nigeria mwirirwa mureba. Ati ubwo nibyo wiburota, iyo uryamye warebye ibintu byinshi, iyo uryamye biragaruka. Ariko none akongera akampamagara, buri kibazo noneho nagiraga yahitaga ampamagara ngo wagize ikibazo iki n'iki, nkamubwira ngo yego. Wa mugabo? Yego. Ibyo rero yagukonfirmaga ko ari umuhanuzi rero? Agahita aseka. Noneho si umuntu. Noneho buri uko agenda ansengera nanjye nkabona ahubwo nibwo ngira ibibazo. Ndangije mbigana n'abana b'inshuti zanjye bari bamunyeretse. Ndababwira ni njyewe rero gutya na gutya, baratangira barambwira ariko papa nanjye yarekane kumuvuga. It's okay. Barambwira ariko ni umurangi, bajya bavuga ko ari umurangi. Uwo mugabo? Yego. Hari umwana w'inshuti yanjye w'umwarimu nawe yasengeye, arambwira ariko bavuze ko ari umurangi. Navuga nti wasanga ari abaturanyi bamubeshyera. Ubwo muri hano i Kigali ariko ntabwo muri Gatsibo? Yego. Tukajya duhamagarana kuri telefoni tukabwirana. Undi mwana nawe arambwira ariko uzi ko pastor wanjye yambwiye ngo hari umurangi wansengeye. Ndavuga nti hoya, ubwo ntabwo ari we n'undi muntu. N'undi mwana w'inshuti yanjye arabimbwira, wari hano i Kigali, aba hano Nyamirambo. Arambwira ati ko bambwiye ko ari umurangi. Uwo mupasiteri? Yego. Ndarihakana. Nanjye noneho igihe kimwe ubwo ndagenda aransengera ariko wa gatandatu. Ku cyumweru njya ku rusengero nanone meze nabi cyane. Pastor wanjye arambwira ati abarangira abazi? Ndabumva. Ati se nta murangi mujya muvugana wenda ngo mugirane ibiganiro byinshi? Ndamubwira ubwo navugana n'umurangi gute? Ntabwo ari bo, ntabwo njya mvugana n'abarangi, sinanavugana nabo. Ariko ubwo nanjye nkatekereza wenda ko ari we yaba mbajije. Akubaje wa wundi. Buri gihe kuko pastor wacu kuntu ateye nawe arahanura pe. We nanamuvuga kuko we nta soni binteye. Pastor Domire abantu benshi baramuzi. Pastor Shaka Domire no kwa Gitwaza ajya korera yakenshi ajyazayo. Ni umuhanuzi n'umukozi w'Imana pe. Ariko akajya ambwira ati ariko hari umuntu w'umuhanuzi ujya gusengera. Nkamubwira nti hoya, kandi ntago yari amuzi. Kuki utashaka kubimubwira se? Ntabwo nashakaga kumubwira ko nyine nsengerwa n'abandi bantu ku ruhande.
kandi mfite na pasiteri kuko buri uko numvaga nyine meze nabi aho numvaga afatiwe nahamagaraga nomero indi hafi noneho agakomeza bimbwira ariko nkatekereza n'ukuntu abo bana bagomeza babimbwira ko ari umurangi abana mwarasenganaga mu rusengero twarasenganaga ni nabo banjyanye kumunyereka ntutekere kukwereka nde uwo mupasiteri bagiye kumunyereka bambwira ko asenga kandi kahanura kubera nanone iyo ngeze aha iki kintu nakibwira abantu benshi bakunda ubuhanuzi bakunda nyine umuntu wahanuye cyane nanjye nari ndi muri abo bantu wakundaga abahanuzi kuko nk'iyo nageraga imbere y'umuhanuzi nakambwira ngo Imana iguhaye amafaranga ngo Imana iguhaye ibiki narishimaga numvaga nyine bishimishije nyine abantu benshi bakunda ubuhanuzi kandi ntabwo ari byiza kuko nawe ubwawe usenze Imana yakwegera ikakubwira so kuri rata yego noneho avuze ko none ntiwagiye gutegereza ko bari abana be babwira pasiteri wawe oya yego ntabwo bo kuko umwe yari umwadeperi undi yari asengera muri angirikani ntabwo rero bahuraga na pasita wanjye gusa bambwiraga ko hari abandi bahanuzi bababwiye ko uwo mupasiteri ari umurangi noneho njyewe cyanshobeye buri gihe ko yampamagaraga nahitaga numva nyine ntaza ukuntu mbaye anti ntabwo yari abizi anti yari abizi ko mfite abantu bansengera ariko ibyo by'uburangi atabizi kuko nawe yashyigikiraga ko nsenga ntabwo yigeze abitindaho kuko nta kindi kintu nawe yari afite cyo gukora no mu rugo ababyeyi nta kindi kintu bari bafite kuko bashaka ko dusenga kuko n'ubundi twavukiye mu muryango w'abakristo basenga yego noneho abantu benshi niyo banatubwiraga wenda ngo bajye kumvuza mu ba gakondo mu rugo barabyangaga kubera ko bari abakristo yego bakavuga bati senga Imana kuko niba izagukiza izagukiza ariko ntuzajye kuvanga kuko nuvanga bizakugora noneho ubwo hagera igihe kimwe nanone hari ikindi kintu byanyigishije hagera ikindi gihe kimwe noneho ubwo amaguru ubwo mfite icyo kibazo cy'amaguru ndwaye umugongo habazeho n'ikibazo cy'umutwe ubumoso bw'umutwe ijisho rimwe n'ugutwi ntabasha nko kwihindukiza ngo ndebe ariko ikindi gihande gikora ariko ahandi nakwikoraho siniyumva ko bikozeho ngeze icyo gihe umumama umwe arambwira ati bino bintu nibyo warenze ati ubwo ari byo warenze uzaze umwereka umuganga igihe kimwe aha nimpagera reka nemere kuvuga ukuri n'ukuri nibyo byiza Imana imirimo yadukoreye igihe kimwe nditegura ngiye kujya kuri uwo muvuzi ngiye kumva numva nyine ubwoba buranyishe numva ntabwo mbirimo neza uwo mumama wakubwira kujyana yego uwo mumama ari kunjyana mwamuziranye twari tuziranye gutyo biri aho nyine atanzi cyane nanjye ntamuzi gusa yari agiye kunyereka umuvuzi noneho agiye kumunyereka niteguye numva biranze ariko mpita nibuka hari umumama w'iwacu nawe bagiye kuvuza umwana gutyo nyine umwana we atarya yaranze kurya agiye bamuha umuti umwana akajya arya nyine avuga nk'ingurube nka kuri kuntu ingurube ivuga noneho mpita nabyo mbyibuka ndavuga ati ariko bino bintu wasanga biri bunkoreho kuko umutima numvishe unsimbutse cyane numva ubwoba ubwo icyo kintu mba ndakiretse nyivuyemo uwo mumama turanashwana kuko nanze kujyayo ubwo ndakomeza nkasenga ariko rimwe na rimwe bikanga pe no gusenga nagiraga ngo nyine nkumva n'Imana n'inyumva nkumva ngiye kubireka kuko nk'ubu ku rusengero hazaga abantu benshi hazaga abantu bavuye Uganda hakaza baturutse Matimba hakaza benshi hakaza nko ku cyumweru ku kindi cyumweru nkabona ari gushima ko yakize ari gushima Imana avuga ati hano nahabone ibitangaza kuri uyu musozi narahakiriye Imana ishimwe nyine ari gushima ariko ngiye nkabona nta n'akantu kavaho ahubwo kuvaho biriyongera ngeze aho ngaho ndavuga ati se Mana vuko ko
Imana njyewe uranzi uranyumva ese abandi basenga gute buri cyumweru mwumva ngewe ntunyumva naba nagiye ku rusengero ugasanga y'abantu nko kuwa kabiri mu masengesho ku cyumweru nkabona bari gushima ari nka 4 kandi koko bazaga barenge mbireba kimwe nuko navuga iki kintu nanone kwizera niko kudukiza njye najya gusenga biraho n'undi vuga ati ni hahandi n'ubundi nta kigenda nani kuko ari n'umuganga umwe bari bamaze kumbwira ati nibikomeza gutya tuzashaka ikindi kintu twagukorera byaba kuguca ukuguru kumwe byaba kugukorera iki tuzashaka ikindi kintu tugukorera bashaka kuguca ukuguru yego hari ukuguru se kwawe kwararembye kuruta kandi ubumoso nibwo bwanjyaga cyane ariko kwa muganga bakamwe ngo nta magufa n'ubundi najya kuri indi vuriro bakamwe ngo ubwo ni imitsi ngo njye nkora siporo nta miti baguha nkagerageza imiti bakayimpa nkayirya ariko nkumva nyine kubabara wenda bigacogora nk'iminsi 2 ubundi bikagaruka ndagerageza ndavuza njya mu bakozi b'Imana abo muye nabo banca amafaranga abo muye nabo ari abakozi b'Imana se nabo bakaguca amafaranga yego barayaca abakozi b'Imana baca amafaranga barayaca rwose ngo bigende biteze nose erega abantu bose ntago ari kimwe hari aho umwanya wagiye uyatanga se none se erega iyo babaye ikintu cyose ubundi ikintu cyose wagikora iyo babaye ikintu cyose wagikora uri kuribwa kuko hari nk'ubu tuvuga urugero hari abakozi b'Imana dushobora no guhamagara ngo upfe kumubona ugaca kuri protocol imwe hari naho uca ukishyura hari aho uca mbese no kumuvugisha byonyine ntago bikaba bitagukundira yego bikaba bitapfa kukorohera noneho ndashakisha abakozi b'Imana njya ku baki bose biranga pe ubwo ariko hagati aho ubwo niko uwo muntu yamvugishaga wamurangiye yego ari nacyo ngo ngira ngo nabwira abantu uyu muntu sinzi iyo yamaze kukugeraho sinzi ikintu bagukora uhora wumva ushaka kumuvugisha cyane yego iyo ugize akabazo niwe ubwira noneho icyantangaje noneho igitondo kimwe afata nomero niba ari we niba undi muntu simbizi umuntu gusa yarampamagaye arambwira ngo nitwa Yohana ndi Rwamagana ndamubwira ati yego ngo nagira ngo nsange duhurire ku irimbi Rwamagana ku irimbi ry'Rwamagana yego ku irimbi ariko icyo gihe amajwi yavugaga ntago nabashije nyine kuyumva kuko yavugaga amajwi sinavuga gute yavugaga nk'umuntu uri kuvugira mu kindi kintu yashyize ku munwa ariko ntago numvaga yavugaga amajwi menshi niko yambwiye mitangira ubwoba ndakupa bangiye kwa pastor wanjye namubwiye se pastor ko umuntu amamagaye gutya na gutya arambwira ati izo nomero ntukazitabe cyane ko n'ubu sinjya mpfa kwitaba nomero akenshi utazi yego arambwira ati izo nomero ntukajye upfa kwitaba ibinomero utazi noneho ubwo icyo hashiramo iminsi arongera arampamagara arambwira ngo nako ndamuhamagara nari narose ibintu ndamubwira rero narose gutya na gutya uwo mupasiteri wo mu butayu arambwira ati Yezu ugiye gupfa arambwira ati kubundi wowe ugitanga icya 10 ndamubwira ati rimwe na rimwe nakibonye ni kuko muri iyi minsi nta kazi mfite urabibona arambwira ati rero zana icya 10 uniyeze kuko ugiye gupfa icyo gihe ngira ubwoba ese uretse gato utararenga aho ngaho uyu mugabo mwari muzi wari umaze guhura nawe mwari muziranye neza iwe wari uhazi wari uzi niba ari umusore cyangwa ari umugabo ufite umugore ese yaratuye he nuko uyu mugabo atuye ahantu ndavuga nari muri Gatsibo atuye muri Gatsibo afite urusengero afite icyumba iwe nyine kibiwe iwe mu rugo nari mazi n'umudamu we nari muzi n'abana yego nari muzi icyo cyumba babakigiyemo se nakigiyemo cyane iwe aho ngaho yego no mu butayu hari igihe twajyanaga tujyanye n'abandi mama babaga baje gufata ubuhanuzi guhanuza
tukajyamo n'abandi bashuti banjye abo banjyanyeyo bakambwira ati rero ngwino tukwereke umukozi w'Imana atarahanura n'ibiki kuko nabikundaga kandi ni wa muntu pe abahanura ibintu bifatika wari ukeneye no gukira akenshi nari nkeneye no kwikirira njye numvaga yahanura ku burwayi bwanjye mfite ndabyumva yego icyo nicyo numvaga nshaka noneho igihe kimwe ubwo nari ndyamye ari ku cyumweru ari nacyo numva cya motive kuba naza kubivuga ugatanga ishimwe ugatanga n'iyo message yego rwose tugarutse igihe yakubwiye ati zana icya 10 wese yarambwiye ati zana icya 10 noneho amafaranga ndayashaka ndayabura nsaba mu rugo amafaranga papa arambwira ati urabizi abana bagiye ku ishuri bose ndavuga ati ndabizi ati rero wowe wihanganye nyuma y'ibyumweru 2 ndaza kukubwira none se uretse umukobwa wanjye yego icya 10 ni amafaranga yose umuntu ashatse oya nyine we yarambwiraga ngo muhe ngo njye nintanga icya 10 ntabwo yari yambwiye umubare nyine si icya 10 cyangahe ntabwo yambwiye umubare ngo nimuhe icya 10 nk'umushumba mamagara mu rugo ari akazi wagiraga se oya nari ndwaye nta kazi nagiraga nari nicaye umugabo yuzuye abazimu ndakuraye noneho arangije kuko icyanteye ubwoba yarambwiye naramubwiye ati siko pastor bizi ko nta mafaranga mfite kuko icyo gihe yaramaje kumenya amakuru yanjye ngarutse mbere ho gato ndwara hari abazungu twakoranaga hari abanyamahanga twakoranaga sorry kuba nkoresheje iryo zina bararyanga okay it's okay nta kibazo noneho yarabizi arambwira ati ndabizi amafaranga uracyayafite ntabwo urayamara ati ndetse n'ikimenyimenyi reka mbwira Imana iguhombye yego komera noneho ambwiye ngo reka mbwira Imana impombye ndavuga ati se Imana ni impombya ubwo irampombye ubuzima ahita ambwira ati ndabwira Imana iguhombye ari nacyo kintu mbwira nyine mbwira bari abantu hari abantu baba bihakana ko abo bahanuzi batabaho akenshi kuko nanjye mbere ntaramubona narabihakanaga ahubwo ugasanga bari gutukana yego numvaga umuntu abivuga nkavuga ntari kuriya aba ari guhimba ibintu ngashyire hariya gusa abeshya ariko babaho kuko yarambwiye ati amafaranga ndabizi uracyayafite nubwo urwaye ariko wari ufite akazi keza ugiye kubwira Imana iguhombye ndangije ndavuga ati se umuntu ugiye kubwira Imana ngo impombye wakoraga urwaye wakoranaga ubwo burwaye ntabwo nari nkikora nabonye ntangiye kumera gutyo urabihagarika ndabihagarika kuko nabonaga n'ubundi nta kintu nari nkishoboye nari nafashwe iruhande rw'ibumoso rwose rwamaje gufatwa numva nta kintu nyishoboye ndicara gusa ndavuga ati Mana rero niba koko ubwo turi kumwe ubu ni wowe tugiye kuba kumwe uzankiza nta kindi ndeba ku ruhande ababyeyi nyine bemera kumfasha barambwira bati icara hamwe usenge icyo uzajya ukenera tujya tugufasha n'ubundi asa akazi bwo gukora urwaye urumva byagufasha iki ndabona ntacyo ndiyicarira ariko uwo mupasiteri we akajya ahora yumva ko mfite amafaranga kuko mbere yari yayansabye kuko mbere ko yayansabaga nahitaga amwoherereza nka rimwe akambwira ati ntabwo ukwiye kumvugisha utarakanda akanyenyeri ukagakanda wenda naba mfite twarayagabanaga nkamuha navuga ati n'undi muntu ubona nsengera ntabwo nayamwima nyine we yampamagaraga akabya ambwira ati nawe kubonyeho urupfu noneho hari n'ibindi bintu akajya ambwira ati nabonye uzapfa udashatse uzapfa utabyaye uzapfa nyine none akakubwira se mwagusengera biveho akambwira ati nsengera noneho igihe kimwe ubwo reka twihute igihe kimwe byari ku cyumweru ari ku itariki 19 z'ukwezi kwa 4 ntazanibagirwa muhe mwaka muhe mwaka muri 2010 2024 na 24 muri 2023 okay n'umwaka ushize mu kwa 4 na kabiri ubwo ni na kabiri noneho ubwo byari mu gitondo ariko cyumweru ndabyuka ngiye kujya gusenga nyine tugiye kwitegura
kuko uri hano i Kigali cyangwa uri Gatsibo? Nari ndi Nyagatare. Okay. Nari naragiye ku rusengero, nabaga aho ngaho gusa, nta n'ikindi kintu nari nyikora. Okay. Ndangije ubwo mu gitondo saa 11 ndabyuka kuko twarabyukaga tukitegura, ubundi ku cyumweru nta kintu twakoraga. Twajyaga gusenga, wavayo ukicara, wavayo ugakora iki, nta kindi kintu twakoraga twebwe ku cyumweru mu rugo. Okay. Narabyutse saa 11 nyine kugira ngo dutegure wenda nk'icyayi tugende tunyweye n'iki. Ngeze hanze numva umutwe urandiye, numva isereri iramfashe. Nsubira mu buriri. Nsubiye mu buriri, iki kintu ninyuvuga abantu bajye bacyumva, bajye bamenya ko Imana ikora, kandi Imana ikora yabanje kubikwereka. Haleluya. Akenshi natwerekera mu nzozi, ntabwo ari ngombwa ngo twirirwe duhanuza, twirirwa mu butayu twiruka. Nsubiye mu buriri, byari mu gitondo, ngiye kubona mbona imodoka imbere yanjye, mbona harimo ibintu, abantu benshi, sinabita nk'abantu, byari ibintu by'umukara. Wabonaga mu nzozi mwiyerekwa cyangwa? Nararebaga ari ku manywa, ntabwo sinzi, ntabwo nayerekwaga, njye ntabwo nerekwa. Hari mu Nyagatare? Yego, ntabwo manura sinerekwa. Ubona imodoka ije mu rugo se cyangwa irahaciye? Mbona nyine nari ndi mu cyumba ari mu gitondo, kuko uwo mupasiteri namuhamagaraga kenshi, ariko akenshi nawe akabimbwira. Ngiye kubona nyine numva isereri iramfashe, numva umutwe urandiye, mbatsubiye mu cyumba kuryama. Mbona irimo abantu, ibintu by'umukara, ari abantu ariko bimeze nk'abantu. Si ibiki, ariko ngiye ndeba, ariko simbashe kuba navuga. Ndavuga ati ngiye gupfa nabi none, uyu munsi urageze. Uwo munsi sinzabibagirwa, n'isaha sinanayibagirwa. Ndangije mbona ibyo bintu, mbona imodoka iraje, ibizanye. Ngiye kubona mbona imodoka ibaye nk'ije insanga. Ubwo nanjye ndi ku buriri, ariko nkumva nk'ikintu cyamfashe. Ariko nareba nkabona nta muntu wamfashe. Abandi bantu se aho ngaho mu rugo? Mu rugo nyine harimo abandi bantu batabyitaye, bakiryamiye, kuko buri wese nyine ku cyumweru abaga ari muze, abantu bakabyuka, hari unakoropa, undi agateka icyayi, kuko twarimo turi abakobwa benshi. Noneho ubwo nkumva nyine nk'ikintu kiraneze, ariko nareba nkabona nta muntu uri kuniga. Ndavuga se none ibi ni ibiki bimfashe. Ubwo ngiye kubona mbona iyo modoka iraje, mbona izanye ibyo bintu, mbona isubiye inyuma, ibaye nk'iguye hasi yicuritse. Ubwo mu gihe najya kubyuka nanjye bikanga, ngiye kubona mbona ubuntu bwinshi nka kuriya inkende ziba zimeze. Buraje bufite nk'inzara nini, bufite n'imitwe minini, ari mu gitondo ku manywa, ndi mu cyumba, mbona buraje. Ndavuga ati kabisa uyu munsi wa simurenza, niyo mpamvu iyo tariki sinjya nanayibagirwa, niyo ukwezi kwa 4 kugeza ku itariki 19. Uhita ubyibuka? Mba numva mfite n'ubwoba bwinshi, mba numva bishobora kungarukira. Ndavuga ati se ibi ni ibiki? Noneho nka nanjye nkabyibaza, ariko nabasha kuvuga. Ikintu kibazo kimfata nko mu mutima, neza numva pe nta mbaraga, numva no kurambura ukuboko biranze. Ariko uwo mumama twabanaga, we yabyukaga asenga, yasengaga saa 8 za nijoro kugeza saa 9, na saa 11 tugiye gusenga, yabanzaga we gusengera mu rugo. Numva ari gusenga agenda inzu yose. Ariko we yakundaga kubimbwira, ngiyo nabaga nyine nafashwe, ngo ntago navugaga, ngo kandi nahitaga ngenda nkabacaho bose nyine ntavuga. Hari ibyo yambwiraga nanjye nabaga ntazi, byamfataga nawe. Namenye naho ugiye? Yego, ariko yari amaze kubimenya, kandi nyuma akaza kumbwira ngo wari umeze gutya. Arangije akajya asenga agenda mu nzu, aza ku rugi rwanjye, kandi wumva icyo gihe kiba nagenda kinga, nshyiramo urufunguzo ndikingirana, kuko numvaga mbabaye cyane, sinzi ukuntu nahise numva mbashye, nahise numva ngize agahinda nyine, numva ndababaye, mpita ngenda ndakinga. Mbona ibyo bintu biraje, ndavuga ati ahari nshobora kuba ngiye gupfa. Narabyibajije mu mutima, tangira kugira ubwoba. Naravuga ko yagomezaga ampanurira urupfu, ndavuze ati rwa rupfu rurageze, ngiye gupfa. Yego, ndagenda njya kuburinda, ndavuga ati reka nze gupfa ndi ku buriri ndyama. Ndagenda ndaryama ku buriri, ndaniyoroza. Gupfa uryamye? Ndaniyoroza.
noneho ubwo nkiryama koko ibyo bintu pe narabibona kuko nanjye narabyireberaga n'amaso yanjye ndavuga ati igihe cyageze kuko hari n'undi muhanti wanjye wigeze gupfa mbona yafatanyije amenyo nanjye ngiye kumva numva mu menyo arafatanye amatwi nyine numva mu matwi sinzi harakonje sinzi ukuntu niyumvaga najya kurambura ukuboko bikanga noneho nyine no ku mutima hari ukuntu bumva ikintu cyagufashe nk'umuntu nkumva nk'umuntu yamfashe yampujije nk'amaboko ariko ntareba umuntu mfashe gusa nkareba ibyo bintu kandi ari ku manywa noneho ndi no gutekereza icyo gihe naratekerezaga noneho ubwo mu mama aragomeza arasenga kuko nawe yarambwiye ati iyo bijya kugufata ngira ubwoba byiyumvamo kuko na nijoro najyaga kubona nkabona aje yiruka agahita aza mu cyumba cyanjye nkabona kingo yarandebye kenshi nibaza se kuki abaza kundeba none ngarutse aho kuko ibyo bintu ngiye byambagaho akenshi sinanabivuge ngarutse aho ngiye nari maze muri icyo gihe cyose kuko narwaye igihe kigera mu mwaka n'amezi 7 ngarutse aho nasinziriye wenda njya gukira nasinziriye nka mu mezi 3 nibwo natangiye gusinzira kuko ijoro ryose nararaga ndeba ubundi natangirwaga kuribwa saa 3 za nijoro kugeza mu gitondo saa 11 nararaga ndeba nkarara ntekereza ngo ngiye gupfa sinzi impamvu numvaga ko ngiye gupfa ariko igihe kimwe nanone nkavuga ati mana nundi nshatse nakwipfira numva ndambiwe ariko nakumva ngiye gupfa nanone nkagira ubwoba nkavuga ngo hoya mana simpe rwose gomeza umbesheho nubwo mbayeho nabi mbabaye ariko simpe nararaga ndeba ngiye no ku manywa nkirirwa ndeba ku manywa cyane cyane sininjiraga mu nzu abantu badahari numvaga nyine mfite ubwoba kuko iyo najyaga mu nzu nabonaga nk'amapusu ukuntu nkumva binteye ubwoba cyangwa nkumva nk'umuntu arambugishije ikintu kibi niba ari byabaga bindimo simbizi ariko numvaga ubwoba nyine narabuhoranaga nkumva ngiye gupfa gusa ubwo nkarara ndeba uwo muhanti nkajya kubona nkabona aje kundeba akaza akandeba akongera akagenda none icyo gihe yarasenze aguma ku rugi rwanjye ukasenga nkumva none bigiye kunyica pe nkumva umuntu ari kuniga ariko simbona umuntu wanize agasendi kurota ese ni igiki nkumva umuntu aramfatanyije amaboko nkumva amenye atangiye gufatana ndavuga ati ibi ni ibimenyetso byo gupfa kuko nk'uwo anti wanjye nabonye apfa kuko yapfuye turi kumwe mureba mbona nyine akubita amaboko mbona afatanya amenyo naramurebaga nanjye ngiye kumva numva mu menyo yanjye habayemo nk'ikintu kimeze nka sima kiri gufatanyamo ndavuga ati kabisa uyu munsi noneho sinkutaruka ndagiye ariko nkumva ngiye gupfa nabi nkavuga se uko noneho mu mutima hatekereza burya n'ibyo dutekereza mbanza Imana ishobora kubyumva simbizi ariko irabyumva ntabwo ishobora kubibyumva pe batekereza Imana kubise ko nanjye gusenga Mana ubu koko urandetse ariko narabitekerezaga sinari nkivuga ngo nature icyo gihe ntanabeshye sinigeze mvuga ngo mu izina rya Yesu ntabyo navuze nabyo natekereje gusa navuga ndapfuye niko kuntu nari ndi kuvuga antaraza arasenga ahagarara ku rugi ariko uko ahagaze ku rugi niba yaraje kumbyutsa niba wenda yarabonaga natinze simbizi kuko n'undi nari nasohotse agayasenga kubitaga urugi akubita kuko iyo asenga aba nyine yakomaga mu mashyi asenga cyane nyine agenda asenga buri uko asenga nkumva umutwe urandiye ariko uko asenga nkumva nyine ndasa nk'ushaka kweguka nyine yasenga nkumva navuga ngo amena ariko bikanga arasenga niba yaramaze nk'amasaha nkangahe ngiye kumva numva nk'umuyaga numva nk'ikintu kirandekuye mpanuka nikubita hasi warahanutse ntabwo wamanutse narahanutse ku gitanda nikubita hasi numva nyine mu mutima ndaruhutse ndabanza ndareba kugira ngo ndebe ko bwabona kuko hari ubuntu nabonaga imbere yanjye bwinshi bufite imitwe mbanza kureba ko ahantu hose budahari mpita nkingura vuba ambonye abona nabizi byonzwe ariko se muri iki gitondo uvuye arambwira ati ariko nabiketse
ndamubwira se waketse iki kuko akenshi narabihishaga nari nsigaye mbihisha hari ibintu nanjye nabonaga nkumva ubwoba urangije gusa nkaceceka sinashaka no kuvuga kuko akenshi namuvugishaga mvugishije yarananyingingaga kugira ngo mvuge kandi ati wagiye utubabarira basi ukanavuga akenshi nyine nageze mu gihe nabonaga abantu bavuga nkabona banteye iseseme nabona abantu basetse nkumva nabakubita nyine sinzi nawe mfite umushiha mwinshi kuko baravugaga nkabona barishimye nkavuga ati subu nk'aba ngaba bari mu biki koko uva umurengwe yego noneho akajya ambwira anyinginga akambwira ati basi ijya utubabarira uvuge niyo wavuga rimwe ariko uvuge kuko akenshi yarazaga akambwira nkamureba gusa kandi nanavuga bigakunda reka tujye tuvugira Imana natwe hari igihe twabayeho tutavuga ni ukuri pe hari igihe njye najyaga mu rusengero hari n'igihe najyaga mu rusengero abantu bagahimbaza bakanaramya najya guhaguruka nkumva nyine kurwise kumfata nkasubira mu ntebe sinitaga ko ndi mu rusengero sinitaga n'abantu bandeba nahitaga ndira nahitaga nyine numva umutima uremereye nkarira kujya kubona nkabona abantu barandebye nkahita nibuka ko nyine ko nicaye mu rusengero nkahita nsohoka noneho igihe kimwe najya gusenga nkabona nyine mu rusengero abantu bose baranezerewe nawe ubwo njye ndi gutekereza ati ubu bagiye kunca ukuguru sigarana ukuguru kumwe kubera ko hari n'undi muntu duturanye bari baraciye amaguru gutyo nyine ubu wari mu kagare ubwo yari yaratangiye afatwa urutoki baca urutoki baca ukuboko baca n'amaguru yose nyine nkajya mbitekereza nkavuga ati ubu nanjye birarangiye kuva kuko burya abenshi umuntu uvuga batarabona kurwara bikava mu kwezi kwa kabiri ukageza mu kwa gatanu bikajya gufata umwaka uba warushye pe uba warushye uba wananiwe uba wumva nawe ubwawe sinzi uba wumva nyine nawe wirambiwe niyo abantu bakurambirwa cyane cyane aho ngaho ni naho uhuriramo n'ibikomere n'abitwa noneho ngo ni abakozi b'Imana n'abitwa ngo ni bene so muri mu rusengero muri kumwe ibikomere byabo nibyo ubanza kubona mbere y'abantu bose bo hanze iki kintu ntabwo ntinya kukivuga pe kuko cyaranambabaje iyo umeze nabi uri mu rusengero bene so musengana nibo bantu ba mbere babanza kugukomeretsa aho kugusanga ngo baguhumurize yego njyewe nari nzi ko njyewe nanakizwa nari nzi ko abaruka ari abantu beza bagira imitima myiza nari nzi ko nduhutse impamvu iyo avuze umurokore rimwe na rimwe aba kwicaye iruhande ukabona n'umwana mwiza yego aranarira da wasohoka wagera hanze akagera gutya na gutya cyangwa akaba arakwibye kuko akenshi njye nakomeretswaga n'abantu nyine tugira bakajya bambwira ngo Kajoriti bakajya bampamagara ngo Kajoriti ngo uyu munsi uraza muraza gusa nyine byarambangamiraga kunyita nyine iryo zina numvaga bakakwita Kajoriti numvaga ari bakakoza niba uri buze mu kuramya no guhimbaza bakambwira se nkaho wayiruhiriza ubuki asha wowe rwose kankubwire yego Imana ikunda abayikorera ariko wowe nta kintu gukeneyeho nyine numvaga binkomerekeje pe bazambabare ni hazagira nubona iki kiganiro wabimbwiye azumve ko yankomerekeje yigosha byarakobaza bakambwira bati ese nkawe kaka no udashinga arabyina kumuzide uva mwita ko nkawe koko nyine pe numvaga nyine byarambabazaga nkasa nk'usetse ariko nyine simbimwereka ariko byarambabazaga cyangwa se nk'umuntu nyine akambwira nkaba nyine nko ku rusengero nkababwira ati nyamara ariko ndabona twari gukora gutya ngo se nkawe ngo wowe nturepeta wowe nta usubwe utanga ibitekerezo uranaga akaguru nkawe ko kubutanga ibitekerezo bivuye ariko nyamara nubwo umuntu aba afite ikibazo ahantu hamwe mu mutwe haba hakora mu mutwe wanjye harakoraga naranatekerezaga nk'abandi bantu noneho nareba ibyo bintu nkavuga se noneho komeze ko nibanca ukuguru ubwo noneho bizaba bimeze bite nyine nkumva ndakomeretse kurusha njye nta nubwo natekerezaga ikintu cyiza naraga ntekereza ibibi gute nyine njye iyo nabaga nicaye naratekerezaga ubu bagiye kunca ukuguru cyangwa se ngiye gupfa sinzi nyine impamvu natekerezaga ibyo bintu noneho nakwitwa ngo hari n'abakozi b'Imana ngezeho buri gihe bampanuriraga urupfu
umuntu hano urupfu ari ubugome noneho kuguteguza gupfa kugira ngo umuntu nyine kugira ngo ubyakire nararaga ndeba n'undi nkavuga ati ntaza gupfa nsinziriye buri gihe ngewe nabaga niteguye nkavuga ati ntazapfa kuko igihe cyose nabwiraga Imana sambare sinzapfe nabi nyine cyane cyane iyo nko ku manywa anti yaragendaga kuko yari afite akazi yakoraga hariya muri kaminuza hariya kuri UR iyo yagendaga mama anti nari nsigaranaga n'akana gatoya ariko nako kakajya kwiga iyo kajyaga kwiga narasohokaga nkajya kwicara ku muhanda hari inzu hirya wubakaga ese wari ufite imbago hoya nta kintu na kimwe nari ugenda guteze iyo najyaga ku rusengero kuko afite imodoka twajyaga mu modoka nkagaruka ubwo nyine buri kintu cyose ni uko nguko nagikoraga iyo yansigaga nasohokaga nkajya hanze kugira ngo nzapfire ntabwo nashaka kuzapfa ndi njyenyine cyangwa ndi mu nzu nahitaga ntekereza gupfa nkahita nsohoka kugira ngo nyine mpfa abantu bandeba ndaza gupfa ndi njyenyine noneho uwo mupasiteri ntabwo meza kandi sinzi nanjye impamvu niwe nahamagaraga mbere y'abantu bose iyo nabanaga amayinite kuko nabaga mfite amayinite muri ubwo burwayi sinigeze ngira ikibazo uwo ni umurangi nahitaga muhamagara akambwira ngo urapfuye ngo umva ngo rwose ngo ntubona ngo kandi ngo ugiye gupfa nabi ngo ugiye gupfa urubi ngo rutunguranye ngo rubabaje nyine ibintu byinshi ngo none ukora iki sinumva icyo ari kugusaba gukora ngo none ko ugiye gupfa urupfu rutunguranye ngo urasabwa gukora iki kugira ngo ntange nyine cya 10 none igihe kimwe aranambwira ati wowe ntabwo uzarenza kuri Noheli noneho aho yantangarije kugira ngo nanjye anyemeze ko ari umurangi kugira ngo mwemere ko ari umurangi yamanure ko nazapfa kuri Noheli kangiye kukavuga ariko abantu banze ntibakabona bazakibuka ubwo kuri Noheli tugiye mu rusengero twari kujya kwa pastor wacu umukobwa yari yaje kwerekana umukwe tugeze mu rusengero ngiye kumva numva mu rutugu ikintu kibaye nk'ikimubujemo kubona kuri iyo Noheli kuri Noheli mbona ndahumye nyine nkabona nk'imvura igiye kugwa najya gutambuka nkumva biranze ngende warabyibukaga nari nkibyibuka ko ese ubwo ntabwo yarabimanuraga nkanabyandika kuko yambwiye ko ntazarenza kuri Noheli kandi Noheli nahoraga nyibuka akenshi na Noheli sinanayikunda pe sinyikunda kubera ibyambaye uwo munsi ntacyo gatumve inkuru ya Noheli noneho ngiye kubona mbona nyine nkumva ngiye nko kuruka twase mbaye iki kuko akenshi nari wa muntu urwana nabyo nararwanaga nabyo simvuke kuko hari igihe cyageze nyine ndavuga reka nimenyere ibyanjye ndeke kugora abantu nkajya mbabara nkashinyiriza kuko hari nubwo nababaraga nkaba najya muri dushe abantu bakajya ngo ngiye koga nkajyamo nkahagarara nkarira nkaza gusohoka kubera ukuntu biri kukubabaza nanakarabye mu maso abantu barose bari bazi ko nagiye koga pole wese warababaye nkanibagirwa ko ndi muri dushe noneho ubwo kuri iyo Noheli ndagiye njya mu rusengero ariko ngiye kumva numva ikintu cy'ubwoba kiramfashe kuko nagiraga iyo byajyaga kumfata nagiraga ubwoba numvaga ngize ubwoba nkumva ndashaka guhunga abantu nkumva nyine nta muntu nshaka ko ari bongere imbere tanto ntabimenye oya ntabwo nabivugaga ntabwo nabimubwiraga nyine naricaraga gusa nkareba kuko nabaga meze nk'ikintu kiri aho ngaho ntazi noneho ngiye gusohoka nkumva pastor nyine ari kwigisha ijambo nkumva ari kumbangamira nshaka gusohoka ngo mpunge ngiye guhunga sinzi pastor niba ari ibiki mbona yangezeho pastor wawe mu rusengero yego apana ry'abana kandi nari nicaye inyuma mu rusengero nicaye inyuma mu nguni kuko nabaga nicaye aho nakundaga kwicara inyuma kubera ko iyo nagiraga mu rusengero nyine niho nabaga mboneye umwanya wo gutekereza byinshi baramya bahimbaza nk'abantu dore disi nibe nuriya yimereye neza ifitiye amaguru ngo yari guhimbaza ni kandi nanjye mfite abiri none byanze nyine nkajya mvuga nyine ndi kwibaza nkisubiza nkanivugisha sinitaga ngo ndi mu bantu ntibyandebaga rwose
najya kumva nkumva nk'agahinda karamfashe nkahita nturika nkarira nicaye mu bantu mu rusengero. Umumama umwe Imana ijye imuha umugisha, ni naho kuri Yazafu ya Nyagatare, igihe kimwe nyine ndasohoka, nsohotse ngenda inyuma aragukurikira, arambwira ati jya mu rusengero. Najyaga mu rusengero ubundi ku itegeko, ntago najyaga mu rusengero kuko mbishaka, kenshi ninjiragamo ku itegeko. Kayambwira ati humura, uzakira, uzamera neza, nyine akambwira ibintu byiza, ariko mumva ari kumbangamira, nyine mumva ari kunesha umutwe. Ndangije pastor ngiye kubona mbona pastor aransimbukiye. Pastor kimara kumfata icyo gihe narahiye, nagiye kumva nyine numva ndahiye. Nyine abantu benshi anti wanje yishyize kumfata akavideo akanyereka ndi gukuramo imyenda, kandi ndi mu bantu. Mana nituvuga Imana, abantu bura batukana ntago mbanza barayibona, sinzi niba mbanza tarabageraho. Nde nari wa muntu wajya mu rusengero nkahita ntubwenge, abantu barimo simenye n'ibyabaye. Ubwo pastor abaraje atangiye kunsengera, ariko ngiye nkashya. Anti nyina akambwira ngo nari ndi gukuramo imyenda. Ubwo pastor aransengera ngamara nyine nk'amasaha 4 ari kunsengera. Ngiye kubona nyine aho nabyukiye, ariko uko ari kunsengera ngiye nabonaga nk'umuntu uri kunshaka. Ngiye nabonaga umuntu ushaka gukurikira, ariko pastor mwumva nyine ari kumbangamira, ari kunsubiza inyuma. Noneho ubwo pastor aransengera, arakomeje aransengera. Yamaje kunsengera nazanzamutse, bari baranyimye telefone. Nyuma ngiye kubona mbona umupasiteri yampamagaye. Arambwira ngo umeze ute? Byari kuri Noheli. Ndamubwira ati meze neza. Arambwira ngo umeze neza? Ndamubwira ati meze neza cyane. Gutabeshye, ndamubwira ati meze neza. Ariko sinzi agatima kavuye mvuga se ko bavuze ko ari umurangi. Ubu yaba ashaka nko kunyica, kandi ko yambwiye ko kuri Noheli nzapfa. Nkaba mbona bimeze nabi, kuko uwo munsi wambereye mubi mu mateka. Ni wa munsi nahagararagamo nkagwa. Nkagenda nkumva ngiye kuruka. Umutwe ukanje nyine, kuko nababaraga ibumoso cyane, igihande cyose. Nkumva mu mutwe uramfashe, mu zuru, nkumva mu gutwi, no ahantu hose. Ari nacyo kintu mbwira abantu benshi bashiriye mu kuhanurirwa mu butayu, kwirirwa nyine inyuma y'ibintu byiza. Nanjye narabikundaga nyine, ariko icyo navanyemo nicyo cyampaye isomo ko ubu ngubu iyo nshaka gusenga njya mu cyumba nkafata iminota mikeya nkasenga, cyangwa se nkajya mu rusengero nk'abandi bose nyine tugasenga. Ntago ibintu byo kwirirwa inyuma y'ubuhanuzi ari byiza, kuko uwo muntu namufashe nyuma, kuko buri kintu yambwiraga cyarabaga kandi agahita ampamagara agaseka. Yego, agaseka akambwira ati ese ntago wabonye iki n'iki? Nkamubwira ati nyine nabibonye. Akambwira ngo kutambwira ngo ngusengere, ngo sinari nabiguhanuriye. Navuga ngo wari wabimpanuriye. Hari umwana inshuti yanjye rero ari hano Nyamirambo, n'ubu ari hano rwose. Yari yanambwiye ngo aramerekeza, ariko sinzi ibyo yagiyemo. Azaza arambwira ati papa kanakuzika ari umurangi, akagomeza abimbwira. N'undi nayimuvuze, arambwira ati papa runaka n'umurangi, ati njyewe noneho kuko we ati anti we atuye muri ibyo bice baraturanye. Uwo mwana ni umwarimu, we yaragiye aba no kwa anti we. Arambwira ati abaturanyi barandahiye, ati abaturanyi barandahiye ko ari umurangi, abantu bose barabizi mu gace muri quartier. Ati nuyo nabwira anti ko ngiye yahita nyirukana. Ati abantu bose barandahiye, bamaze kumenya ko ari umurangi, abantu bose baramuzi ariko reka nkubwire, ni wa muntu ashobora no kuganura n'icyo wambariyemo imbere kandi ari cyo n'ibara ryacyo. Niko barangi bamera nawe ugiye kujya. Ari nacyo cyane kintu cyangwa kubwira abantu benshi bashiriye mu buhanuzi bashaka Imana yabo, kuko Imana ni ya buri muntu, ahubwo biterwa nuko twigaragariza uko twayishatse. Ni ukuri Imana uyingenze ukayigana, ni ukuri iragusanga kandi iranumva. Rero uwo muntu
ni umurangi mukuru kandi ni n'umukozi w'Imana. Nyine niko numva ngo ni umukozi w'Imana. Aranasenga, asengera abantu kandi bagakira kandi banavuye bava kure. Hari n'abo nzi bavuye i Kanombe kwa muganga bajyayo. Abasengera barakira. Yego. Ariko bavuga ko ari umurangi, njyewe ntabwo mbizi, ariko gusa ibyo yankoraga yaranyemezaga pe. Yaranyemezaga nabera, nabonye umuntu unyemeza rwose. No, ariko hari n'undi nanone Nuwaryabega. Nawe najyaga muhamagara nawe n'undi muntu wamunyeretse. Kandi ati nyine abantu bose banzaniraga nomero. Abanzaniza abapfumu, abanzaniza abakozi zose narazihamagaraga kuko nahoranaga amayinite. Niza abapfumu? Umva nta nomero zose umuntu yanzaniraga. Niba mbwiraga izikuzimu ukazinzanira ukambwira uti ubukire. Wabyemera. Umva nahitaga mpamagara. Uwo mwanya kuko nyine uwo mama yahoraga yampaye amayinite. Kambwira ati ucyumva iki n'iki umamagare. Okay. Ati buri kantu kose wumva. Uwo ni tante wawe? Yego. Umamagare. Ubaracyahari? Arahari. Imana imumugisha tante. Arahari, Imana imumugisha. Sangiza amubwira mbere tante. Nuko ataza kuri kamera. Wenda ndabikeka simbizi. Ntago yaza. Ndabizi ko ataza wenda. Ariko ahari Imana yo mu ijuru itanga umugisha, umugisha mwinshi. Hallelujah. Na pastor wanje n'ukuri Pastor Domire, Imana y'umugisha itagabanyije. Hallelujah. Pastor Domire ni wa muntu witangaga nka saa 8 z'ijoro akaza kunsengera. Yego. Hallelujah. Pastor Domire akaza akafata akambwira ati zana parfait yawe. Akayisengera akambwira ati genda itera ahantu hose mu cyumba. Agenda nkayitera. Wenda ngasinzira nk'amasaha 2 nkabona mbonye ibitotsi nk'amasaha 2 ngasinzira. Kuko sinasinziraga. Najya gusinzira nkumva nk'ikintu kiramfashe. Cyane najya gusinzira nkumva nyine ngiye gupfa. Je naraga niteguye nararaga nkarabye nambaye meze neza, mbese nararaga meze nk'umuntu ugiye mu kirori. Naraga meze neza kuko nabonaga isaha ku isaha nshobora gupfa. Yara. None nagiye kugera mu mezi 8 nyine narihebye. Numva no gukaraba bitandeba, numva mbese no gusokoza nta no kwa muganga mu kigerageza. Reka ahubwo kwa muganga nasubiyeyo nongeye kurwara, nyine narwaye nafashwe n'ikindi kintu cyo kunanirwa guhumeka. Najya nsubiza umwuka hasi bikanga, ahubwo nkakurura cyane nkanitsamura. Njya kwa muganga haranyagatare, imiti nabwiranga icyo gihe nabwo nongeye guhura n'irindi kosi. Najya mpumeka bikanga, najya nyine nunama nkumva ngiye nko kuruka, sinzi ukuntu nabaga numva ameze. Ibyo bigeragezo nibyo wenda byongeye kunsubiza kwa muganga, ko nanone nkajya mvuga ati hari wenda Imana nanjye izangira. Uko abantu batangaga ubuhamya bw'amashimwe, nanjye numvaga bimfashije. Ari nayo mpamvu nanjye navuze nti wenda nanjye ikingiki cyagira uwo gifasha. Wenda hari uwihebye muri iyi minsi simbizi. Hari urwaye gutyo. Hari urwaye gutyo uvuga ati se buracya noneho. Kuko nanjye narabivugaga. Numvaga nabonaga bwije, nangaga ijoro. Nabonaga bwije bati noneho ntiburi buki. Iri joro. Kurya se warashoboraga? Oya, ntago nashakaga no kubibona no kurya. No kurya niyo bishakaga? Sinabishakaga. Warihebye mwana wanjye. Kuko anti nawe yashiraga agahato. Hahandi nageraga naratekaga. Nkahita mfata wenda nk'ikirayi n'isosi nkabisiga ku isahane, nkayisigaho nkayitereka ahantu ari uzi nyine simite nyoza, nkayitereka ahantu ari uze kubona kugira ngo mve ko wariye. Aransonye kiganira kumirwa, nkayitereka nyine ahantu. Ibyo ntabizi ko byabaye? Ntago umugabo yakuvumbuye? Oya, nta n'umunsi kereka umunsi wenda umunsi yamvumbuye nubo yampaye amata nkahita nyatereka inyuma munsi y'igitanda nyine. Sinzi akantu yashakaga nyine abona amatara abogotse araje. Niwo munsi yamfumburiyeho wenda Yari afite abana? Yari afite abana babiri. Afite abana babiri, umwe yiga secondary n'akandi gato nibwo kagiyemo kari kakiga primary. Ariko akana gato nyine nako kabaga banze kari kamaze kubimenya. Niyo kabonaga mfite ikibazo kahitaga kahamagara mama wako kakamubwira. Kuko ndari wa muntu sinzi nabaga nyine meze neza niceranye n'abandi. Nkajya kumva nk'ubwenge buragiye cyangwa nkumva ndahiye nkashya nkashaka ubwo iyo nabaga mpiye ntago abantu nabitagaho, nahitaga nkuramo imyenda nk'umusazi.
mwaba mungana muti sinari nkita ku bintu byose nahitaga nkuramo imyenda ukiruka. ariko nanone njye cyankomezaga nanjye nkabona ko nzakira. Hari umumama waje nyine atwite imyaka 3, amaze imyaka 3 atwite nyine arabyara, baramusengera arabyara, atanze ishimwe. Nanjye naravuze ati niwo munsi nanaturiyeho ndashima Imana. Naravuze Imana, uyu mumama akaba gushimye kabyaye yararwaye imyaka 3, nkanjye urwaye akaka kamwe ndinde kwirwa nsakuza ngo ndapfuye, wenda ubwo kindinze nshobora kubaho. Waje gukira kuko ni kenshi njyewe nahoraga nshaka gupfa, nahoraga nyine mbona ko mpfuye nagiye bakansengera nkagaruka, kandi si imbaraga zanjye ni iz'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu rero nanjye navuze ni nanjye ngomba sinzi ukuntu Imana nayivuga pe, sinzi ukuntu nayivuga. Nyine narakomeje ndasenga ku buryo tekereza ko nanakize, nkumva birantunguye simbimenye, singibuke ko nakize. Nyine narakize, najya mpagarara nkasa nkuko nari meze mbere, ntarabyumva ko nakize. Najya nko kwambuka ahantu nahajyaga hananira nkongera nkasubira inyuma, kandi narakize kuko byari byaramfashemo nyine ko nkimeze uko. Ukuntu naje gukira rero, nyine pastor yaragomeje aransengera, nanjye ndagomeza ndasenga, nkajya mpora nibutse Imana ati Mana basi mbabarira unkize, Mana nzagukorera, Mana mfasha, Mana bana nanjye bintu nkihagarika nomero y'uwo mugabo. Waje kuyagarika ute? Pastor banyatse simukadi barayifata, barabimenye, kandi nomero ye nyine nari narayifashe mu mutwe, ngeze aho nanjye sinzi ukuntu nayibagiwe. Kuva nako nareka kumuhamagara, ntago nongeye kugira ibibazo biri aho ngaho, nagira utubazo dusanzwe. Byahise bishira. Ese wawe si Gatsibo uwo mugabo? Yego. Ntago yaraturanye na hafi yo mu rugo se? Oya. Ntago yaraturanye na hafi yo mu rugo. Okay. Ariko n'ubundi kuko sana najyaga n'amaguru, nubwo ari kure cyane. Ariko abantu benshi n'iwacu kugera ku musozi wacu bari bamuzi ati runaka umuranje ubaha naha turamuzi. Bari bamuzi. N'uwaracyarihoze? N'ubariho arasenga. Abantu benshi bajyayo bakabasengera, rwose ariho nta hantu yenda kujya. Aranahanura pe. Wowe bazi ko wapfuye? Ntazi gukiriho? Nakuyeho nomero ye, gusa ejo bundi yigeze kumpamagara. Abwiwe n'iki nimero yawe? Ari nabwo nanone buhamya nanone bwa kabiri. Okay. Ejo bundi yarampamagaye. Ariko utaragira ejo ndaguhamagaye. Mbere gato pastor akigusengera aho kusengero, nimero ye simukadi yabayitaye, waje gukira nyine? Yego, narakizemera neza kuko ndabyibuka, ntago nari nakamenye ko nakize. Narakize sinanabimenye. Rwose pe narakize, ahubwo nyine nkajya numva ni kwa kundi byandekuraga biri bugaruke. Kuko nagiye ku rusengero, abandi kwa kundi basirimba nanjye ndasirimba. Bagiye kwicara ndicara, kandi sinapfaga kwiyicaza cyangwa kwihagurutsa. Ikindi ntago napfaga kuba nahagarara umwanya ngo mpfe kwicara. Ibyo nabagararaga byasaga ngo ngomeze mpagaze, iyo najya kwicara byarangoraga. Nabaga numva umuriro mwinshi nyine n'ibintu by'ibinya byinshi. Nakwicara nkagomeza nicaye simbashe guhagarara. Noneho bagiye gusirimba ndasirimba, dutashye turataha n'amaguru. Reba nasengeraga ahantu bita mu Nsheke, nkataha mu Kinihira. Ntaha n'amaguru twiruka. Uvuye mu Nsheke ukazamuka ajya mu Kinihira? Niho natahaga. Nabaga abantu bazabona iki kiganiro batuzi, wenda benshi babizi bazabibona. Niho najyaga mu Nsheke nkataha mu Kinihira. Hagiye n'amaguru pe, nkumva meze neza nanirukanka. Nkumva nta kibazo mfite. Nakunama nkumva umugongo wanjye ntago ndiye. Mara nk'icyumweru ntarayemera ko nakize. Pastor ariko akajya akomeza akanga humura, nyine ni wa muntu ukunda kukubwira ngo humura, umukobwa wanjye uzakira kandi warakize n'ukuri, nyine akajya kwaturaho ibintu byiza. Undi mumama nawe araza arambwira ati humura warakize, ati ngiye mbona warakize, ati ndabona utangira kugarura agasura, ariko nyine abantu bakambwira ati uzi ko utangiye gusa neza we, ati warakize nyamara.
nagenda nkumva ntabwo mbabaye, nkumva nyine pe naryama nkasinzira kandi sinasinziraga, najyaga nsinzira pe. Ndi wa muntu abandi bajyaga kuryama ngiye nkahagarara naruha nkicara ku gitanda, naruha nkahagarara, naruha nkafata ibitabo nkabibara kuko mu cyumba cyanjye harimo ibitabo byinshi, naruha mbese nkahanagura inkweto, nyine nkarara nkora imirimo. Nararaga mu mirimo nkacunga mu gitondo abandi babyutse nanjye nkasohoka nk'ubyutse. Noneho mu buhamya bwa kabiri ukuntu yongeye kumpamagara, nari maze nk'amezi wenda ni nk'atanu cyangwa atandatu ndakeka ntamuvugisha kuko bari banyatse simukadi nambaye ndayibagirwa. Noneho ambajije umwana umwe muri abo banjyanyeyo arayimuha, ayimuhaye arampamagara. Uwo mwana arakijyayo we? Oya, yarambwiye ati bakumbajije ndayimuha. Uyu mugabo ntiyaragutanzemo igitambo ubundi ubu? Nyine ukuntu yafashe namba yanjye, uwo mwana niwe wayimuhaye. Yaramubajije se Landrine aracyabaho? Ati yego Landrine arabaho kuko nyuma nkikira nyine nahise mbona akazi. Nako n'akazi nakabonye ntarakira neza. Ni handi ngeze aho Imana ikora ibitangaza n'ukuri. Yego. Hari umwongereza waruje. Umuntu arampamagara ati se hari umwongereza ansabye umukozi waza mugakorana. Ndamubwira se ko ndwaye ntameze neza, arambwira ati nta kibazo cye ngwino wowe mukorane ibindi uzagikora uko ushoboye. Kuko nanjye ubwanjye ndabazi ko ni abantu batajya bagora ubuzima. Ngira anti ndero ndeka njye mu kazi. Anti tego mana yanjye. Sakazo akashobora. Takazi ti wowe ndavuga ati reka njye mu kazi. Ati noneho ahita ahamagara pastor. Aramubwira ati noneho rero nubwo burwayi bwari bubaye nk'ubucoga ati ndabona asaze. Pastor aramubwira ati sasoze, arambwiye ngo yagiye mu kazi agiye Kigali. Pastor nyine kuko yari afite moto ugiye kubona mbona barahageze. Mbona pastor arahageze n'abandi bantu bo ku rusengero. Barampamagara ati se biti ni byiza. Ati se urumva umeze neza? Ntimeze neza cyane, ubu nabonye n'akazi ngiye kujya i Kigali. Uhita ubabwira? Mbona bashinganye inzara. Utazi n'icyari kibazo? Mbona bashinganye inzara. Barongera bambaza ngo umeze neza, ndavuga ngo yego. Barambaza uyu nindi ndabababwira. Pastor kabatse ko mbona atekereza neza. Pastor arambaza ati umeze neza? Ndavuga ati cyane. Kuko nyine ntago mbanza bari barimo kubyemera. Bari bikanze reka. Kuko bakajya bambwira se akazi. Ati none nujya mu kazi urahita upfa. Pastor wakenshi arambwira ati se ubu ugiye mu kazi noneho bino bintu bikagufatirayo. Noneho wahita upfa, wapfa nabi ntitunabimenye. Ndamubwira ati pastor we wihangayika ngiye mu kazi. Pastor arumirwa. Barambuza bamfungira inzira zose ngo yo kujya mu kazi. Niye kujya mu kazi. Ndabwira ati ubwo nintoroka nimba toroka ntimuzagire ngo naratorotse, nimuzambaraho ikosa ni mu mbohore ngewe ngende. Ndi muzima. Ni mu mbohore. Ndi muzima. Pastor arambwira ati pastor anyicaza igihe kimwe arambwira uribuka umwanya wanjye, uribuka amajoro nagenze nza kugusengera? Ndavanda yibuka pastor warakoze. Arambwira ati uribuka ukuntu najyaga mva mu nama nkaza kukureba ibintu byose ndavuga ndabyibuka. Uwo muhanda arambwira ati uribuka ukuntu najyaga ngusengera ndi bujye mu kazi nkakererwa ndavuga ati byose ndabyibuka ariko mwarakoze ngiye mu kazi. Barandeba babura icyo bavuga barumirwa. Ubwo nahise nzana i Kigali nza mu kazi, mbona n'akazi keza rwose ndaryoherwa. Urabasubiye tuza mu kazi? Njyewe nahise nza mu kazi noneho icyana ariko nanone wumva iyi Imana yakoze ibintu. Ubwo navuye i Nyagatare mbanza kuza mu rugo iwacu. Ngira mu rugo ati rero nabonye akazi. Baravuga ati yego Imana ishobora byose. Aka kanya surakize. Nabo bahita ntabwo bavuze ngo ndakize. Nabo bahise bavuga ati noneho yasaze. Bose kuko iyo navuga ngo ngiye i Kigali
aravuga ati noneho byandi birarangiye noneho hagiye ibisazi yasaze kuko navuga barambazaga umeze neza iyo nabaga ngo ngiye mu kazi ahubwo bahitaga bambaza urumva umeze ute meze neza tise ugiye mu kazi Kigali ninde bakakurangiye n'uyu tise urumva uzagakora nzagakora kuko nanone hagati ngeze hagati nagize ikibazo cyo kwibagirwa handi nageze hari n'igihe nibagirwaga abantu nyine nkibagirwa umuntu izina rye uwo ari we ndibagirwa neza ibintu byose benshira mu mutwe ndagenda ndibagirwa ku buryo banampaye mabuja kuvugana nawe mu cyongereza birananira kandi ndi wa muntu wajya kujya mu ma competition y'ururimi cyane none kuvugana nawe byanambwira morning nkavuga se bari kuvuga ibiki bikancanga amamagara video call noneho wumve iyi Imana sinzi niba aba yakwambitse amasaha tuzahurira arambwira ati uzansanga reba hariya nihehera hari aparitoma niba ari ku Gishushu arambwira ati nkorera biriya bitaro sinzamenye niyo kantu twahuriye Kibagabaga arambwira tuzansanga Kibagabaga amasaha nyine izina rya departoma naho nzamusanga nateze moto nako naranje ngi Kigali ngi Kanombe hari undi musista wanjye uri njya kumubwira ko nabonye akazi nawe arumirwa ahita amagara mu rugo ati koko mutinyutse kumurekura mu rugo baramubwira ati yasaze yagiye nawe ashaka bareka kumfunga ndamubwira ati oya ndeka ngiye mu kazi ati ukishogoshera famille yose ntawemeraga ko uri muzima ntawemeraga ko nakora reze mu kazi nyine warugiyemo bavuga ko uzataha kwa n'ubu uwo mu mama we noneho twabanaga kubera ari we wambanaga nawe ubuzima bwa buri munsi ntabwo yakwemerera kuza kuri kamera ndakeka simbizi ariko umubajije yakubwira ko no ku isoko atemeraga ko njyayo yego no kuntuma ku isoko ntabwo yabyemeraga ahantu najyaga ni ahantu hafi muri karitsiye nabwo sinzi ukuntu byabaga byagenze arangije noneho ntega moto baravuga ati ariko mana noneho ibi ngibi ni ibiki ibi ni ibiki tugushije njya kureba uwo mama ahita ahamagara umuntu wamundangiye arambwira ati rero kakana nakabonye tise ko numva icyongereza cyakananiye tuzakorana gute tutumvikana ati gusa tinagakunze tinakarebye numva ndakishimye none haramubwira ngo kandi ngo ni nasima ngo karismatic kameze neza noneho uwo mupapa aramumagara akora muri free zone ati cyongereza kikunaniye gito ati se wananiwe kuvugana nawe ngo yanagushuje barakunanira nibyananiye ati bivuga ni ukuri nibyananiye ambaze se ufite ikihe kibazo ndamwira nta kibazo mfite tekereza ko yaranambajije ukuntu ari bunzimanire nyoberwa ibyambaza nyine sinzi numvaga avuga nkamureba gusa ahubwo nkamuseka naramurebaga ngaseka nkamusimbuye ari kwikora ibiki nanjye ndasetse noneho ahita amuhamagara aramubwira ati gusa namwishimiye nta kibazo ndamufata uwo muntu twakoranye amezi ane nyine atasubirayo gusa twanakoranye neza ni umuntu wambereye umugisha n'icyongereza ukivuze nagiyeyo ahita anangurira fone ya smart usibye ko bayinyibye yanguriye fone nziza cyane akajya ama interinete nyine byananira agahita ahamagara uwo muntu wamundangiye akamubwira ati munsobanurira gutya na gutya akajya ngendana kandi ubwo afite umusemuzi akajya ambwira nyine akayamubwira ngo azajya anyigisha arashaka ari njye tuzatugendana noneho abantu bakamubwira noneho uwo musemuzi akaza akabimbwira ati shati yaragukunze ni ukuri ngo yarambwiye ngo ashobora no kuza ntabwo akazagutwara kandi koko nazo azakujyana ntabwo nyine wenda ibyo mbiteganya nta nubwo nteganya kugenda nyine ntabwo biteganya ariko ngenda byatoye amen noneho araza uwo muzungu nanone ubwo ajya kugenda agiye ndagenda nayo ndi kugenda menye ko agiye kugenda
kuko nari maze kumenyera ndavuze reka nshakisha akandi kazi avuga ngo nsubire mu ntara ahubwo reka nshakisha akandi kazi. Ubwo ajya kugenda njya hariya kwa Mironko bahita Zenith hoteli bari ku Gishushu bahita Zenith ni hiri. Njyayo gusaba akazi, ngiye gusaba y'akazi mpura n'umuzungu no ntacyo bitware ko barabyanga byata ura n'umunyamahanga banga ko mu bita abazungu barabyanga. sawa nge ndo umuzungu noneho mpura n'umunyamahanga aransuhuza sinzi arambaza ngo sinzi ahantu yambajije ngo niba ari iyihe house ndavuga ati njyewe ndi mushya muri no quartier ntago mazi nanjye nibwo maje. Ubwo nanjye kureba umumanager waho kuri iyo Zenith Hotel kuko bari bamundangiye twavuganye arambwira tuze kubanzuze tuganire tugire ibyo tuganiraho nkubaze. Ndavuga ati yego. Noneho uwo munyamahanga yari umumama nyine ukuze. Noneho aragenda ubwo ndamuga ati simbizi baza undi muntu arakomeza nanjye ndakomeza ndagenda ndinjira mbonana na manager turavugana namwe ati rero Mironko abari mu bintu byinshi kandi ubwo ufite kuvugana nawe uramuca kuko niwe nyiri company nagaje nakwinjiza mu kazi ati ugomba kumutegereza uyu munsi araza arava ibyumba bumutegereje cyangwa se uzagaruke kuwa kane byari kuwa kabiri. Ndavuga ko ndamutegereza mba nemberamo muri iyo quartier kuko nari nayishimiye quartier ni nziza nikunze nyine mba nemberamo nirebera nyine mbona ari ahantu heza. Ubwo mugende gutembera mba ndongeye nkubitanye na wa muntu wambajije wa muzungu yego araza aransuhuza arambwira ngo wambaye neza kandi mbere nagari yabimbwiye ndamushimira ndavuga ati namwe mwambaye neza. Arangije arambwira ati se wandangira umukozi ko nyeneye umukozi ndavuga ati ahubwo se wamfashe ku mutima nyine. Arambwira ati se wandangira umukozi ndamubwira ni se nakazi bwoko cyo ushaka nyeneye mu housemate kandi barahemba pe bari abantu bahemba neza rwose iyo wagize amahirwe. Ndamubwira ati ntacyo njyewe rero ntabwo nabimenya neza nanjye nari naje gushakisha akazi hano ngo uno se waje ukankorera n'ubundi kari akazi ushaka. Ndavuga ni se ko nayo maze kuvugana n'umubosi waha nyine narijijishaga ariko n'ubundi nanjye nari nakemeye ahubwo naravuga ati wamfasha ku mutima. Ndavuga ati se ko nayo maze kuvugana ati hoya ngira amafaranga ari kuguhemba nanjye nyongera uragajwe. noneho ndangije ndamubwira okay tuvugana amafaranga none icyo shimira Imana amafaranga twanavuganye yongeye 50,000 agiye kumpemba ukwezi kwa mbere. Wow. Ndakora ukwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatatu nibwo uwo mupapa yampamagaye. Rero nongeye mbabwira ukuntu abantu ahubwo tujya twikoraho. Aramu ambaza ati se Landrine abaza uwo mwana Landrine ubu ngubu none hageze kuki uwo mwana ati he Landrine urabizi yarafite amahirwe yaramenetse ati njye nanamusuye ameze neza tuzikora nabyibushye. Icyo gihe nyine nanjye naye ntangiye no kumera neza nasaga neza nimeze neza. Ati mpa nomero ye arampamagara wamurangi twavuganye amasaha 2 ego nsubira mu kazi kuko nyine nabaga se mwavuganaga iki saa 5 nyine saa 5 nararuhukaga saa 9 mfite kuvugira kuri phone nyine iyo nabaga mfite kuvugira kuri phone niribwaga mvuga bukanyera kuko nari mfite nyine kuntu schedule yanjye ipanze mfite n'amasaha yo kujya kuri internet mfite n'ibiki wakoraga guhaba nakoraga mpaba ariko mfite gahunda ngenderaho ariko harimo niyo kwidagadura. Iyo yo kwidagadura iyo yageragaho niwe nahamagaraga. Ubwo nayo maze kongera kubona nambaye. Ndabaza wamubwiraga iki mwaganiraga iki? None ubwo nayo maje no kubona WhatsApp mvi cyagezweho. Ubwo ndaza no kweka amafoto yo minsi none ukuntu naje kuba. Nayo maje kubona WhatsApp. Ndangije ati wanyohereje amafoto. Nkare ukuntu wabaye. Ndayamwoherereza. Mu minsi amafoto yawe ndayamuha. Mu minsi mikeya nagiye kwisanga natangiye kurwara ibintu mu maso
nyine nkajya mbyimba hakavamo amaraso cyangwa amazi. Byatangiye ari utuntu nka dutatu ariko bikagomeza binkomeza ari binini biza byuzura mu maso. Cyangwa se nkajya kubona nkabona nabyutse mbyimbye amaso no ku munwa n'amazuru ahantu hose. N'amafoto noneho icyo gihe ndayafite. Noneho ubwo hakurikiyeho gupfuka umusatsi, gucika umusatsi. Nkajya njya kubona umusatsi nk'uruhande rwose wavuyeho washyizeho. Ndangije rero mbwira mawe Jeanne rero ntabwo meze neza, mu rugo wacu hari ikibazo, reka nkushakire undi mukozi ngende. Arambwira ati se kubera iki nagikemura, mvuga amafaranga gisaba. Ndamubwira ati oya ntabwo rwose wowe wakikemura, mfasha. Nyine natinye kumubwira ibibazo ngiye mfite. Ndangije ndavuga ati reka nk'undi mwana, usibye ko namuhaye undi mwana nyine akamunanira kuko uwo mwana yagendaga cyane kandi ntabwo abikunda. Noneho undi mwana w'inshuti yanjye ndagenda. Noneho icyo gihe bwo narahangayitse kurusha, naragiye mera sinabugi nk'icyugu, mera ukuntu isura irahindana, ndagenda ndakanyarara. Ubwo wasubiye mu rugo mu Mutara? Ku buryo nyine umuntu yarandebaga akabona nyine meze nk'umukecuru ukuntu. N'amafoto hano ndayafite, nayakwereka ukumirwa. Urayanyereka. Noneho abantu bakambwe se noneho waje kuba iki? Noneho ubwo abantu baba baratangiye iti se uriya mwana baramuroze bigenze biti, se byagenze biti. Nkajya nyine naryama nkumva ndi gushya mu maso, nkajya mpora nishyiramo, ku buryo abantu bajyaga bibaza icyo nabaye bikabayobera. Abantu bakambwe se noneho ko wabaye nk'umukecuru. Naragiye noneho mpindura isura, nta nubwo niraburaga, sinzi ko iyo sura ukuntu yasaga. Siniraburaga, mbese sinari n'imibiri yombi, sinari nzi ukuntu nasaga nyine. Gusa nari mfite igisura kibi ku buryo niyo wampaga umwana mutoya ntabwo yanyemeraga. Umwana yarandebaga akarira. Twari dufite umwana muri famiye wa sister, yarankundaga cyane, yarambonaga akaza kumubera, akomeza gutyo yarandebaga akanyanga akarira kubera ukuntu nyine nahisemo, nari narabaye. Ariko nkakomaho gatima nkavuga se ko nongeye kumwitaba nkaba gutya, ndavuga se uyu mugabo ubundi ni ibiki byihishe inyuma. Ndavuga nti nyamara rero byandi bavuga noneho wasangiye kubyemera. Nanone nkavuga se niba bamubeshyera umugabo w'Imana nkaba ngiye kumucira urubanza nkamushyiraho ibi bintu, Imana yazampana. Umva ikica abantu bakaza babadutuka. Ariko narabitekerezaga nkongera nyine nkiganiza ariko simbivuge. Iryo banga nari nararibitse mu mutima, nari nararibitse. Ariko iki ni cyo gihe cyo aba bantu nk'abo bakwiye kumenyekana n'ukuri. Kuko abantu benshi turayobye, turahashirira. Njye nageze aho nkajya nshirira mu mutima. Uziko nagiraga igihe nicara nkarira nkabaza Imana, se Mana nzira iki? Se Mana ndi rubi cyane, ni nge Satani. Ni Satani yambyaye. None ukaba uri kunyishyura ibyo Satani akora. Nyine pe nkumva sinzi. Naragiye mbukuntu ku buryo nta n'umuntu wifuzaga kunsuhuza. Nyine abantu bakambaza se ko tuguheruka umeze gutya byagenze bite? Ko wari wagiye i Kigali, kuko ndi i Kigali najyaga nza mu rugo. Urabizi mu ntara bakubonye uvuye i Kigali bakabona usa neza. Babona usa neza, niyo baba barakubise. Niyo waba nyine waragiye i Kigali ugakubitwa. Ariko iyo uje niba ariko bagukumbuye babona umeze neza. Bayambwira se ko ubwo waherukaga wasaga neza byagenze bite? Ndababwira ati nyine nuko umeze. Ndagenda ndakubitwa. Ariko iyo nameraga gutyo sinakundaga kuba ndi mu rugo. Nahitaga mva mu rugo nkajya kwihisha. Kuko iyo nabaga ndi mu rugo mama ni wa muntu undeba nyine agahinda cyane kakamwica kandi sinagabaga mbishaka. Kuko iyo yababaraga cyane nanjye nyine numvaga bimbabaje, nkababara ibyanjye nkababara n'ibye. Nyine naramuhungaga nkagenda kure atazambona. Yambaza umeze utese, nambwiye nti mva ndumva ameze neza, bya bintu byatangiye guki kandi ndi gushya nashiririye neza ameze nabi, uri kuribwa. Ndangije ariko none wo mugabo nanjye mukorera inama ku giti cyanjye. Ndabati umugabo ibi binomero ngiye kubisiba, ntazongera no kumvugisha ukundi. Gusa uwo mwana we nubishambwira ngo arabifite.
nimero y'umugabo yego ubwo ntuzongera ukayishaka oya ntabwo sinasubira nawe njya mwiyama ajya mbeshya ntabwo ajya amuvugisha ariko ndabizi arambeshya ibonye inshuti rero mbi igiye kugukururira mu kaga urayireka arambeshya kuko akunda guhanurirwa nyine wa mwana we muzanye hano wakumirwa ibaze akunda guhanurira noneho ni wa mwana bashobora no kubwira bati afite akazi se oya aradoda nyine ni utuntu turi aho tu ariko abona amafaranga yo guha abahanuzi yo guha abahanuzi ko ntawambwira ko atabaha amafaranga nyine wenda arayambaho ari nacyo kintu nagira bambwira abantu kwirirwa twiruka inyuma y'abahanuzi twirirwa twumva nk'ubu hari umumama nzi hari abantu nyine nzi gusenga cyane ni byiza pe ariko tujye tugiramo n'ubwenge kuko Imana yarabuduhaye kuko nitunabuburiza tureka n'ijambo rya no muri hose ya 4:6 ijambo ryayo rirabivuga ngo ubwoko bwanjye burimbuye buzize kutagira ubwenge n'ukuri turashize pe turashize hari umumama nzi nabaho urugero arabyuka mu gitondo akajyana muri niba turi yavayo akajya gusura abarokore bagenzi be yavayo akajya mu butayu yavayo sinzi ngo hari umuhanuzi ujya umuhanurira ngo iby'umunsi kavuga koko nibwo buzima noneho nawe naramwegereye ndamubwira ati nshuti shatse wabereka nanjye nari imeze uko arambwira ati wowe uri umwana nta kintu uzi nta rugo ufite nta bana uriza aturiza abana ukabona abana bagusabye minerivare wayibuze nibwo wabyumva umuhanuzi arayimuha none ngo baramusengera hanyuma akayabona nanone ikindi kintu naje kwibaza ni iki ndavuga se nk'uwo mugabo nawe umuntu wirirwa mu butayu abantu bamuzi baravuga ko ari wa muntu ngo mu mabutike barimo amadeni akenshi wenda bagiye no kwihisha ariko ugasanga umwishyiriye ibyifuzo ngo nsengera ngo ndimo amadeni nabo arenda kwipfira abantu nyine twarasaze ugasanga ushyiriye umuntu ibyifuzo ngo abana ngo banjye babirukanye ku ishuri kandi nawe yagiye mu ishyamba kubera kwirirwa bamwiruka inyuma abayobozi b'ikigo bamubwira bati ishyura wenda randirodi yamusohoye nawe uri kumubwira ati nsengera mbona inzu kandi nawe bamusohoye ni ukuri abantu tujye dushishoza ni ukuri hari n'ubwo njyewe nigeze kujya ahantu mu cyumba ndi kubera umwana w'inshuti yanjye twabaga i Kabuga hariya yakoreraga i Kabuga ubwo randirodi nyine yari arimo kutwishyura amezi 3 icyo gihe mu rugo bari baranyimye amafaranga bari kumubwira ati taha ubundi urasaba amafaranga kuri Kigali niba uri mu kazi koko yakorere ishyura yafite ubwo nicyo kimenyesha ahubwo ubwo mu rugo nyine bakambwira ati ubwo muba muri mu ngeso mbi nyine birumvikana uratwigaragarije taha rero nta kindi ubwo randirodi tumurimo amezi 3 kandi ntituzagenda tutamwishyuye ubwo nyine turavuga tureka rero tuyoboke iz'urusengero nta kindi cyerekezo na kimwe dufite kandi no mu kazi bari baranze kutwishyura noneho uwo mwana aravuga ati twiye wa mugani tugiye gusengera ahantu duhurirayo n'umumama twereka ahantu nyine mu cyumba mu butayu nako nta cyumba ni mu butayu ni ahantu harubatse ni nko mu ifamu ariko harimo n'amashyamba tujya gusengerayo uwo muhanuzi yagiye kumanurira arambwira ngo ndabona Imana iguha etaje na shamburete ndananiwe kuyishyura uwo mugenzi wanjye yarandebye turaseka nyine duhita twisohokera arambwira ati nta hantu twagiye nushaka ati basi nibura duhanura amafaranga aho wenda twari kwishima kuko pe njye nari wa muntu niyo wamanuraga amafaranga pe n'utwo mfite twose nayo kutuguha ariko kuko wabaga umbwiye ijambo riziye kuko wabaga uyakeneye kuko hari n'ukuntu burya abahanuzi badufata akakubwira nyine ukagenda atizana ibyifuzo noneho bya byifuzo wajyanye nibyo yari aguhanura cyangwa akagenda kugira ngo akubwire ibyo utekereza cyangwa se niba uri kumwe na mugenzi wawe akamubwira ati ariko kana kabura mubona gutya mugenzi wawe akamubwira ati oya ni gutya ameze noneho iyo agiye kuguhanurira nibyo bintu aheraho yego ababizi rero abantu natwe njyewe narabigenzeye kenshi
kuko mumaze n'ibisi mubivuga nkavuga ati ahubwo mu byihorere twarashize twarapfuye twe turabizi twebwe bibahora bibaho njyewe nari wa muntu ashobora guhanurira ngo umva ngo Imana iguhaye wenda nk'ibihumbi 100 nkahita mukubita nka 5,000 ati ko zima kira amazi kuko uvuze ijambo ngagenda ngatekereza na bya bitanu noneho nkaba ndabibuze ugategereza na n'ubu ntayo urabona kandi warabibiye umuhanuzi ni hahandi mu bibira abahanuzi ni bwa bwenge buke dufite ubwenge buke umva uyu mugabo wakujyanaga bisa nawe gutwara intekerezo cyangwa bisa nawe umurozi wakujyanye nawe bisa n'igitambo kuri we hari amafaranga wajyaga umuha wenyine ntago wabura kuyamuha na ubu se nimero ye waje kuyibura gute byaje kurangira none ubu ngubu bigeze gute uyu munsi mugeze kuki byaje kurangira mutekerejeho nanjye naravuze ibintu abantu bagera muri 3 bamaze kumbwira harimo noneho n'umukozi w'Imana utanamuzi umuntu ashobora kuba ari umurangi ariko nanone nkavuga se kuki mukiri urubanza ubundi mbizi nanone ngo njya nkigarura ariko nanone ngezaho mbonye ukuntu ampamagara nkamererwa aho ati uyu muntu afite ibintu anakora kandi ngiye nyuma nkimara kureka nomero ye nkayisiba nkahita mpindura namba nahise nkira kandi sinjya ubundi sinkigira indwara nyinshi ngo nirwe nivuza kenshi no kwivuza ni byiza ariko akenshi ngiye nk'iyo ndwara ibije gutyo utamenya ariko tubabare ntazongere kubona nimero yawe uyu mwana w'inshuti yawe ze ntazayimuhe nanone iyo wafashe njyanye kuko uwo mwana ahubwo niwe ubitera kuko uwo mwana turavugana ni inshuti ni umwana twakuranye none se uwo mwana we wamenye niba atari muri connection y'uwo mugabo atari mu komisiyoneri ahubwo aho bukeye azongera yimuhe se nawe nibereye ni umwana w'umwadeperi twakuranye ni umwana nyine twabanye nyine turakurana turabana muri byose ariko nawe ajya ambwira ngo ni umurangi ngo barabimubwiye neza ubwo mwareki ubu tuvugana n'uwakumva n'abaza muri commentaire niba bumva ikigano barakirangiza no kuri ko Imana uze kureba ibitekerezo bari buguye no kuri ko Imana ahubwo uracyajyayo kuko niba uwo mwana udashobora kumureka ugahindura nimero ukayimwereka nturajya kumva mvu icyo kigabo kiraguhamagaye naho wibera uyu munsi n'ibyo ukora ubu bishingutsemo nabyo nyine uwo mwana ukuntu sinzi banza niba gusa uwo mwana ntago nareka nomero ye kuko ni umwana twakuranye n'inshuti yanjye mufatana nk'umuvandimwe nta kibazo rero bizarangira ari ukwirangirije none ese ngo beshye nyine sinamenya ahubwo ukuntu ayimuha ariko niwe naramubaje ese uracyamuvugisha ngo hoyanga ariko mufite nomero ye yarambwiye ngo arayifite gusa njye nawe umugabo bizarangira akigufiteho ubushobozi kuko ariko nanone pe uwo mugabo sinzi pe kandi abantu benshi hari n'abajya bavana i Kigali bakajyayo hari abajya bava za Nyagatare bakajya bose akabaha amafaranga nawe ntafite abasengera ariko ubundi abantu barwaye iki barayamuha abantu barwaye iki nyine nibyo ndi kuvuga ahubwo turwaye ibyo turi kuvanaho twari twagiye kwikiza nibyo bintu bibazo mubona dufite ndumewe buze kuko ubuhamya bwose tumaze mu mwanya ungana gutya ko numva n'ubundi ntakwizeye koko oya ntago ko numva nkufitiye impungenge ababyeyi bawe kumva basi ngo bamfashe tukuzirika ariko ntago ntibasabire hari nk'ukuntu yajyaga mpamagara cyangwa se wenda yampamagara agiye kumva nkumva ndababaye nyine nkumva agahinda karanyishe nkumva nta kintu maze nkahita njya mu cyumba nk'ikingirana abantu bakambaza se ubaye iki nanjye hahandi nagiraga agahinda ntafitiye icyo nasobanura ikintu nabaye bakambaza se ubaye iki nkavuga ati nyine ndumva mbabaye kuko akenshi yampamagara yarambwiraga agiye gupfa uzapfa utabyaye uzapfa nabi nyine nkavuga ati ahubwo se wasanga ari no kubinyaturaho nyine ni umwana nibwo nabitekereje ntabwo urabitekereza ko nubitekereza uzafata umwanzuro ubu tubasanga no kubinyaturaho utazongera kuvugana n'aba barozi umurozi ubu nawe n'iki kiganiro arongera guhamagara arasaba nimero zawe da ati wa mukobwa yabaye neza ati reka nongere murangize uzahora muri ayo wowe ntabwo nabaye neza nta nubwo yakajya kumpamagara akenshi niyo mpamvu ntabwo njya mpfa kwitaba nomero
ntazi ntabwo nkizitaba. Ubundi iyo umuntu ampamagaye ndabanza nkamwandikira nkamubaza, nabona ari umuntu nzi nyine nkamuhamagara. Ari nacyo kintu, hari akandi kantu nshaka kubwira abantu. Kababwire tutahe. Inama nyine ni nk'inama cyangwa iki. Buriya abantu ntabwo kwirirwa abantu kwirirwa unyanyagiza amafoto yawe, uyaha abantu uyashyira hehe. Ikindi kwirirwa no kuri FB bibabaho, no kuri FB ngiye hari uwampamagaraga. Kuri Facebook? Wambwiraga ibya Illuminati, ambwira imibare nkanda, ambwira ibyo nakora, nyine ibintu nk'ibyo. Ubu ni nabo beza. Ni nabo beza abantu nyine ibyo bashiriyeho. Ngo harimo ubukire, ngo harimo iki. Ese nkubaza akabazo k'amatsiko. Ko ufite papa na mama. Ko bagutunze bakubeshejeho. Kukeneye kwicara nyine ugatuza kugeza igihe uzarongorwa nk'uko bakuru bawe barongoye cyangwa na ba tante. Ayo mafaranga ukorera wayaretse. Ntago ndi kukubeshya. Kuko iyi Kigali ndaguha urugero. Kuba uyu muzungukazi mwari mwabonanye. Imana yari kugukiza. Nubwo ngaye gukwana amezi rungaye mukorera si nuza wamukoreraga imirimo hari mu rugo. Nari housemate. None se uza amafaranga bahembwa ukuntu ari menshi. Bahemba menshi pe. Noneho ikiza. Uzi nk'ubu yongeye akakubona. Ikiza ayo mwavuganye yabonye ukora neza. Jya kubona ukabona ayongereye. Nta nubwo ujya umubwira ngo nyongeze. Hajye muri minsi uri gukora iki? Muri minsi n'iby'ubukwe rimwe na rimwe. Nyine ibukwe ntabwo buba buri munsi. Rimwe urabibonye. Iby'ubukwe se byawe cyane abandi ukorera? Nta byanjye. Ibyanjye hari igihe njya mbona ikiraka cyanjye bwite nkakodesha. Hari n'igihe mbona iyindi company nanjye ikampa ikiraka nkajyana nabo tugakora. Byose bibona amafaranga? Ni rimwe na rimwe. Ubusura yafite? Kanange yamerera. Oya nyine ariko nzayagira. Yonza ni ituro ryanga. Ko nayo ndi umuhanuzi. Banza umanurire. Wese tante aribana na tante? Ndaje wenda ntuzimpe, ndaje nzihige nzishaka. Wazikurahe? Aguhigi akuzirikire mu rugo. So icyo nari nshatse kuvuga ni kimwe. Uracyari umukobwa kandi ugeze igihe cyo kurongorwa. Sibyo? So ukanaho ukaba umubyeyi. So amafaranga bavuga it's okay. Iyo tuza kugira uramugisha wari wagize iki kigabo kigenda kikwambura. Byagusaba nonaha ikintu ngiye kukugiraho inama. Na pasteur wawe yakugira, n'urusengero usengeramo, na tante yakugira, na papa na mama, even n'abandi bashuti. No guca connection yose yatumongera agorana uramugabo. Cyangwa mwongera kuvugana. Ariko ukavuga buriya subona ngiye ubwira akantu utari bugukunda ariko keza. Umuntu ukunze cyane ni ugukomeretsa. Kandi agiye kugukomeretsa, agukomeretsa cyane. Bishobora kuzarangira uwo mwana uvuga ngo inshuti yawe magara ari uri muri network yo kuguza n'uwo mugabo. Bikazarangira gusanga ahantu wicaye utabasha no kujya kuri toilette akwishima hejuru. Ndasanga. So mbivuze nigendera sindi paseri wawe sindi n'umuhanuzi wanyu. So niwe wamunyeretse. None se basi uzicara umuganire. Ubwo uti ngiye gutandukana nawe niba uri ku rwego rwa connection y'ura mugabo. Ne kugenda ntagusezeye kuko ura mugabo ibyo yankoreye mwese murabizi. Ni wundoga. Ubuzima bwanjye ni ubwangiza. Bitari ibyo rero. Bitari ibyo. Sha Brandi uzababara ubuzima bwawe bwose daro nibereye. Wenda impamvu ntabyemeraga cyangwa ngo mbitindeho. Wenda numvaga abantu b'abagabo kuroga ibintu batajya babijyamo. Abagabo bo ntibajya baroga? Agutambamo igitambo gacaho da. Numvaga nyine wenda sawa komeza. Wenda tananze kunkabo nanone ikindi nkibaza ntaganze. Wenda yambonye gutyo twajyanye n'abo bana nabo borobona uko ngoko. Mana rume koko. Tugo nyine simbizi ariko gusa abakozi b'Imana bo muri iyi minsi biradusaba amaso y'umwuka kuko ntago babasha kureba wowe nk'umuntu. Kanijejekera. Sese twasoza buriya. Ngiye nabuze n'ibyo nsoza ubu nabuze aho nsoreza. Kuko kugeza ubu ntago nzi ngo uwo turi kumwe
mugirire icyizere ari gutanga inama nawe atari kuzihabwa, mugirire icyizere gusoza ikiganiro byananiye bazimaye kandi bazimaye. akose mani mwatuje abakozi b'Imana mwirukankamo ngo babahanurire n'uwo mushuti wawe rero nkubwiye, ahubwo nimwe nimero zo mushuti wawe ubume manze muhanurire, nimara kumuhanurira mbone kumwibwira kuko ibintu arimo ntabwo ndazigo ibintu arimo ntabwo ari byo nyine. ni gusaba mbwira ati we yarambwiye ngo ntabwo bavugana. n'uwo mwari kuzana se nawe ajyayo nyine we niwe bari kumwe, ari hano Nyamirambo. afite akazi se? aradoda nyine, aradoda, afite imashini. wese ntabwo icyo kigabo kimuhindanya yaramuhamagaye wenda nawe nuko nase njya kumva nkumva aravuze ngayiwe ngo nushango nubisha umugongo ndya ngayiwe ngo shango ndumva ijisho ngayiwe nyine bituntu erega ntago turwara bwabo. ikintu nshaka kubwira abantu, ntago ari ngombwa ngo urware ya ndwara ikushira hasi. ushobora no kurwara ugenda abantu bakajya babona uri muzima, uri umuntu nk'abandi, nyine umeze nk'abantu bazima, ariko pe imbere warashize, warapfuye, waraboze. kuko ntacyo abantu nibagukenera bakagusaba tuzagaruka nyine ugaruke, ariko abantu bazakugira inama bigendanye nuko wenda bazatanga komanteri, bakugira inama muri komanteri. ariko urasanga inama nakugiriye hari abandi kuvugana nabo, uzatanga inama, uzatanga igitekerezo muri komanteri azakugira inama nk'iyo nakugiriye. singabo nibere uri agakobwa keza gakeneye gushaka umugabo, ufite bakuru bawe, ufite ba tante, ntiwabuza aho uryama, na telefone ndi wowe ngo nanayikuraho. Nubwo mazi ngubeshye nkibera mu rugo nkirebera filime, nkasenga, nkasoma ijambo ry'Imana nkiryamira. Ibyo bintu uri kwirukankamo ndumva kamumagana bigasange baze bagutware bagusubize mu rugo. Ndejo nzagenda. Nubwo Imana zansubize papa na mama, zansubize Venansia. Nde? Umuntu bita Venansia. Hehe. Gasange. Venansia Gasange. Sindabazi. Ntago bazi. Abantu bahoze. Abantu bahoze. Wowe akanya gato. Gasange ntabwo nyine ndahumva. Nyine ndahazi gutya ariko nta. Ujya uhanyura? Okay. Ngo bamwitande Venansia? Atuye he? Ubwo se kutari bumumenye. Oya mbwira ejo nzamusuhuza. Wize he arya primaire? Imuhura. Gasange na Muhura arya n'ubura ntibitege. N'ubura n'ikimwe. Uzi ko nshobora no kujyayo n'amaguru nkanagaruka, nkagenda ngakora ibyo nkorayo nkagaruka. N'ikimwe. Imana igumugisha. Ubwo reka tubisoreze ahangaha. Ujye uzabansuhurize. Nzabwire ngo ikuze arabasuhuza. Ariko nyine ndababaye. Ndumva nagutimbagura. Kubera iki kigabo n'ukuri kw'Imana numva nagukubita bezingubeshye. Wagushyikiriza mama mwanyitse. N'ukuri kw'Imana zinkubeshya rwose, mama ngize umugisha wo kuvugana. Kuri rwa pirata noneho mama we hageze yavuga ati n'ukuri kw'Imana yagize umugisha wo kuvugisha mere nuko nta nimero zingira. Nagana umwana ndaje mu izina rya Yesu tumubohe avuye mu rugo yicare gumane na mama we. Yakubwira ati na telefone ayireke zana imigozi myinshi. Mama yanjye. Shabrandi Imana igumugisha. Amen. Wakoze cyane. Namwe bubahe. Kandi utanze message nziza cyane ku bantu birwa birukanka kugira ngo babonye igihamya. Batuze hamwe abantu birukanka mu buhanuzi. Yego batuze basengera Imana hamwe hano sirahaba kandi hano se yakumva. Ndetse iranasubiza irumva kandi ikanakora. Ko yaranagukijije. Yego iranakiza Imana irakora n'ukuri. Akoze cyane. Irakora. Reka tubashimire mwese abadukurikiye kuri Humure TV muhabwa umugisha w'Imana. Inge nari kuzo Emi.